isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye Petero Nerewisi aho yararyamye ameze nabi umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati Randiri mwana wanjye. Iberi njye na Rufusi yarakomeje aratubwira ati nahise ntera agatima kuri mama wa Bonete, nanjye ntangira kurira igipangu inyuma aho soneri zabo zitabasha kuvuga. Mu kuhagera numva umutima umvuyemo neza neza kubera ibyo nari mbonye. Nyuma yo kubona umugore wa chairman wa Barewisi arimo kwinjiza umurambo wa mama Bonete mu modoka yari yajemo, nahise ngira ubwoba bwinshi cyane, nibaza ibiri kuba muri ako kanya. Mbona ko Alex nta mikino afite, mu gihe nshaka guhita ntera intambwe ngo ngende mbasanga ngira icyo nkora, mpita nibuka ko Alex atekereza ko napfuye, bityo aramutse ambonyeho byaba bibi cyane, haba kuri njye no kuri Bonete, kuko ashobora kuzenguruka igihugu cyose arimo gushaka Bonete, kuko yabazi ko nawe ashobora kuba akiri muzima kandi yari yarizeye ko twese twapfuye muri icyo gihe. Ugasanga aramwishe bwa kabiri kandi twari twaragize amahirwe yo kurokoka urwa mbere. Nta kindi nakoze, agahinda kanjye nakagumanye aho ngaho ngo ndebe icyo ndi ubu. Alex n'umugore wa chairman baraza kumaza umurambo wa mama wa Bonete. Mu gihe kitari gito mbona Alex yinjiye muri ya modoka, ubundi umugore wa chairman wa Lewis Company arayihagurutsa. Nanjye mpita nongera kurira igipangu aho nari nanyuze kugira ngo inyuma ndebe ahantu bagiye kumujyana. Mu kugera ku muhanda mbona imodoka irimo kurenga, nanjye mfata moto ngenda nyikurikiye. Ubundi tuva mu mujyi wa Kente tugenda tugana mu ntara ya Turiya. Twambuka ikiraro cy'uruzi rwa Yorodani, dutangira gusatira amashyamba. Tumaze kugenda nk'iminota 30 kuva ku kiraro, mbona imodoka bayinjije mu ishyamba. Nanjye nishyura umumotari ansaba kwirinda ntaza kuhagwa akazabibazwa, ubundi ngenda nkurikiye. Nuko imodoka igera aho ihagarara, Alex n'umugore wa chairman wa Barewisi bavamo bafatanya gukura umurambo wa Bonete mu modoka. Ndeba ubundi bawujugunya mu ruzi rurabatembana. Nta kindi nakoze uretse gushaka uko nakora mama Bonete mu ruzi, rwari rugari cyane. Ariko mbura amahirwe kuko igihe bafashe bahagaze aho ngaho baganira, bigaragara ko bishimye cyane. Ntago cyari gutuma mbona uko njya kwidumbura muri Yorodani, kuko izindi mpande zose zari amashyamba y'inzitane, nta ruhande wabona umeneramo winjira. Ikirenze ibyo ni umugezi mubi cyane, kuko habamo inyamaswa nyinshi zitandukanye, harimo imvubu, ingona n'izindi. Nyuma y'igihe baza gusubira mu modoka bava aho ngaho, ariko ngerageje kujya aho bari mbura umurambo kuko Yorodani yari yawujyanye. Mpita ntekereza ko igihe gishize wamaze no kumugeza mu gihugu cy'abaturanyi bacu. Nuko muri ako gahinda nibaza uburyo nzabwira Bonete ibyo nabonye, nzinga amabinga yanjye nza mu ishyamba ryose, umutima wanjye uri kundya. Nza kugira amahirwe ngeze ku muhanda mbona umumotari, ndamutega musaba kungeza mu rugo iwacu. Inzira yose naje nta kindi mu mutwe uretse ubugome bwa Alex, kugeza ubwo numvise umumotari arimo kwitonganya ambaza impamvu ntari kumuvira kuri moto kandi akeneye kujya gutwara abandi bagenzi. Ikirenze n'ibyo ngibyo nkaba nageze aho nari namubwiye. Motari musaba imbabazi mubwira ko ibitekerezo byari byantwaye, mpaguruka kuri moto y'ubundi ndamwishyura ngana mu rugo. Nageze mu rugo nsanga umukecuru wanjye na mushiki wanjye bicaye muri salo, basa nkaho bantegereje kandi bampangayikiye cyane. Byumvikane ko bari babonye natinze kandi bazi ibyambayeho mu minsi yashize. Ndetse mushiki wanjye icyizere cyari cyararangiye kubera ko amafaranga yose nakoreraga kuva kera ntago nigeze nyazigama, ahubwo nahitaga nyamwishyurira ku ishuri. None kuri iyo nshuro nta kazi nari mfite,
nuko nicara muri salo umukecuru mpita mubwira ibyo nahuye nabyo byose muri uwo mugoroba kugeza ijoro. Umukecuru arababara cyane ambwira ko ubugome bwa Regisi butarashira, kandi kuva kera nambwira ngo ndeke kujya gukora kwa Regisi. Nari narabyanze mubwira ko ngomba kumenya niba koko iherezo rya mama wanjye Apolline ari we ntandaro yaryo, ariko kuri iyo nshuro byari birangiye mpavuye ntazi niba ariko bimeze, kuko nari nkiri gukeka gusa. Mushiki wanjye na mama barampumurije, ubundi bazana ibiryo turarya. Tumaze kurya mbabwira ko nzashaka akazi kugira ngo mushiki wanjye adahagarika amashuri ye burundu, ahubwo azayakomeze. Nuko njya kuryama mu gitondo, nzinduka njya kuzerera mu mujyi wose nshaka akazi. Umunsi urinda wira ntarakabona, ariko ngiye gutaha nza guhura n'abasore bari kugenda mu muhanda. Turagongana, bambaza impamvu ndi kugenda ntareba. Abasore mbasaba imbabazi mbabwira ko nari natwawe n'ibitekerezo, ariko sinabura kubabwira ko niriwe nshaka akazi ariko nakabuze, kuko nibwiraga ko wenda bashobora kundangira nk'abasore bagenzi banjye. Abo basore babasha kunyihanganisha, bumvise ko ndi gushaka kugashaka ku bwa mushiki wanjye. Nabo bambwira akababaro kabo kubwo kuba uwo mwanya turi kuvugana ari wo mwanya birukanwe ku kazi kabo, aho bakoraga muri hoteli ya Trinity nk'abantu bashinzwe umutekano, ariko hakaba haje abasore babiri b'indwanyi, bigatuma babirukanisha ngo bo ntago bashoboye, kuko abo basore bakubise abasekirite bose ba hoteli, bituma boss wabo abizera ahita abaha akazi. Noneho abari bakubise bamwe ahita abohereza kurinda iyindi hoteli ye iherereye mu ntara ya Domiya, abasigaye bose arabirukana. Abasore bamaze kumbwira gutyo ndabihanganisha, tunaboneraho kugenda dutaha tuganira, kugeza ubwo amasaha y'icumye dutangira gutandukana uko twari batandatu. Ariko tutaratandukana twese twigiye igitekerezo cyo kubyukira mu mujyi tukaza gushaka icyo gukora. Tubikora gutyo twemera ko buri kazi kose twabona turagakora. Ibyo ntitwabitindaho mu cyakare twazindukiye mu mujyi, ahaba haparitse ibimodoka bitwara imizigo biyivanye mu zindi nce z'igihugu no hanze. Ako kanya duhita dufata ikiraka cyo gupakurura imizigo, batangira kuduhemba. Kuri iyo nshuro mbona amafaranga yo kurya mu rugo, ariko nizeye ko akazi kabi kaguhesha keza. Kuva umunsi nibwo natangiye kwibera aho ngaho, njye na ba basore tuza twibera inshuti magara, kuko byageze aho mbabwira byose. Mu minsi ishize rero nibwo nagiye kubona mbona mu mujyi umukobwa ufite ingendo nk'iya Bonete. Mu kumwibazaho neza ngenda mukurikiye koko nsanga ni Bonete. Kuva uwo munsi ntangira kumucunga, ariko mbona ubuzima bwaramucanze, kuko yari afite ubwoba bwo kujya iwabo mu rugo, ariko nanjye nkamucunga intambwe ku yindi. Ndetse kuva uwo munsi ntago nongeye kujya ndara mu rugo, ahubwo buri baraza yararagaho mu mujyi nanjye nararaga hafi ye, ariko kugira ngo atambona. Ariko nkabikora mu buryo bwo kumurinda, nkurinda mushiki wanjye, kugeza ubwo uyu munsi aho kujya kurara ahantu yari asanzwe arara, ahubwo nabonye asohotse muri resitora n'igikomerezwa. Bamaze kurya igikomerezwa kimuha amafaranga yo kwishyura moto iramutwara. Mbibonye gutyo mpita mbibona ko abakire bose ari bamwe, ko byanga byakunda ashobora kuba amushoye kwa papa we, kuko nta kuntu chairman wa Barewisi yaba ataziranye na minisitiri w'intebe Regisi. Mpita numva umujinya uranyishe, ariko nibutse ingumi n'imigeri chairman yakubitiye abasore 26 bari bamusuye iwe muri kampani, sinabasha kwigerereza. Ahubwo mpita mpamagara abasore banjye mbabwira ko igikomerezwa kimaze kuroha mushiki wanjye mu nyenga y'umuriro, bityo bamfashe tujye kumutabara. Umusore umwe ambwira ko hari ahantu azi imyenda ya gisirikare n'imbunda z'ibikinisho dushobora gukangisha twinjira kugira ngo tubohoze mushiki wanjye. Mubwira ko ibyo ari byo turaza gukoresha, arabyumva. Ubundi dufata urugendo tuza kujyayo. Mu kuhagera tubanza gukubita abasekirite, ubundi njye na mugenzi wanjye turinjira. Mu kugera muri salo mbabazwa cyane no gusanga icyo nakwita nka papa wanjye kiri kuniga mushiki wanjye, mu gihe we yari afashe telefone ari guhamagara umuntu, amubaza umuntu ahamagaye, ariko Bonete yari ari guhera umwuka akabura uko amusubiza. Ako kanya mpita ngenda musanga mutunze imbunda y'igikinisho, ariko biba bibi cyane we ahita akura mu kabati. Vuba vuba nyuma yo kunaga Bonete yari amaze guhondagura isura yayipenjamishije, ubundi arayintunga.
nta kuzuyaza mbona arekuye imbarutso ariko nta sasu ryari ririmo. Mbona ariyo mahirwe yanjye mpita ngenda mwegera mu gihe we yashakaga aho akura amasasu. Ntangira kumukubita ariko mugenzi wanjye ambwira ko byaba byiza tuvuye aho ngaho. Musubiza ko ndava aho ngaho maze kumwica kuko ntashobora kwihangana. Mugenzi wanjye wari uteruye bonete araza arankurubana ambwira ko ibyo amaze gukorera minisitiri w'intebe bihagije bityo tugende, kandi ubwo muri iyo nzu ari iy'umukire hashobora kuba harimo amakamera. Nuko numvise iby'amakamera mvaho niruka ubundi ndasohoka. Mu kuhagera hari ibyakurikiyeho nawe wabibonye, ariko nabwo naje kumenya ko burya bonete utari umushoye mu nyenga kwa minisitiri, ahubwo ari inama wamugeraga zo kuza mu rugo. Ni ukuri nkaba ngushimiye kuri ubu bufasha, ariko ndahiriye mu izina ry'Imana ko minisitiri Alex nzamwiyicira uko byagenda kose, kandi nta kintu na kimwe kizampagarika. Rufusi yahise avuga ati muvandimwe ihangane ubashe kwakira ibyo utabasha guhindura. Ubuzima ni gutya bugenda buri gihe, ariko ku iherezo haba hari igisubizo cyabyo. Rero we banze tuze ubundi tubanze dushake icyakurikiraho. Nagiye kugira icyo mbwira Hibert ndebye hakurya mbona abagabo bari kwinjira mu bitaro. Mu kubabara neza ndebye ku mikenyerero yabo mbona bafite imbunda ariko bambaye bisanzwe. Muri uko kubitegereza mbona inyuma yabo hinjiye na polise. Mpita mbona ko byanga byakunda minisitiri yatanze itegeko ryo gushakisha bonete na Hibert bakabica cyangwa se mo kimwe bakabamushyira. Ako kanya mpita mbwira Hibert na Rufusi ko abo bagabo batari amahoro bityo tuva aho ngaho. Nahise nsaba Rufusi kunshakira icyumba turakikishirizamo bonete kuko nabonye abo bagabo bari kugenda basakasaka buri cyumba cyose, habura ibyumba 6 gusa ngo bagere mu cyumba bonete yari arimo. Mpita nsaba Hibert guhagarara ku muryango w'icyumba cya bonete ubundi nkinjira ngasohora bonete. Kubw'amahirwe ndinjira nsanga abaganga bamaze kumwitaho nubwo yaragisinziriye. Muterurana bya serumu byose muganga ashatse kumbaza byinshi mubwira ko nta gihe mfite, ahubwo bampereze byose nkeneye cyangwa se mbagirire nabi. Kubera ukuntu nari nambaye nk'umuntu w'iterabwoba bampaye andi macupa ya serumu 2 ubundi nsohoka mu cyumba. Nsaba Hibert kunkurikira mu cyumba. Rufusi yarahagaze ku muryango akaturebura. Mpita ngenda Hibert ankurikiye inyuma ari nkingirije. Kubw'amahirwe mbona tugeze ku muryango twinjira mu cyumba. Mu kugera mu cyumba nsanga barimo kubaga umurwayi. Ako kanya abaganga barakangarana baza batangira kuntonganya. Umuganga mpita mubwira ko tugiye kwihisha inyuma y'ayo marido ari mu cyumba, ariko nibibeshya bakavuga ko turimo ndahita murangiza. Umuganga musaba gukomeza kubaga nk'ibisanzwe. Abonye nkomeje azunguza umutwe ubundi twihisha inyuma y'irido iri inyuma y'igitanda bari kubagiraho umurwayi. Nuko mu kanya gato twumva ku muryango barafunguye. Mu guhengerereza mu irido mbona umupolisi arinjiye. Mu kureba asanga abaganga bari kubaga bisanzwe. Umuganga amera nk'uwikanze ababaza icyo bashaka. Umupolisi amusubiza ko yarayobye ubundi arongera arasohoka. Ako kanya bageze hanze numva bari kuvuga ko muri icyo cyumba tutaba turimo kandi abaganga bari kubaga bisanzwe. Ubwo nta kindi cyabaye Hibert yahise ahaguruka aho twari twihishe. Asaba umuganga ko atari kumutegeka ahubwo ari kumwaka ubufasha kuko ni amagara y'umuntu turi gukiza kandi ari byo bakora. Bityo umuganga asohoka arebe niba aba bagabo bakiri ku bitaro kandi atubabarire ntavuge ko duhari. Ndeba uburyo Hibert arimo kwinginga mu gihe umuganga nari namukanze. Binkora ku mutima ubundi numva ndababaye cyane. Nyuma y'iminota umuganga aragaruka avuga ko abagabo bagiye. Nuko tuva aho twari twihishe mbasa gusaba umuganga imbabazi. Ambwira ko nta kibazo ubundi mfatanya na Hibert ndetse na Rufusi umutekano. Tuza gusohoka mu bitaro bya Kent muri iryo joro ariko duciye mu muryango w'inyuma. Nuko tuza kubivamo ariko tugenda twigengesereye kuko byanga byakunda twatekerezaga ko abashaka bonete na Hibert ku itegeko rya minisitiri w'intebe bari hafi cyane. Kubw'amahirwe tuza kugera kure y'ibitaro ubundi nibaza ahantu twajyana bonete hari umutekano wizewe. Nsanga mujyanye iwacu naho bashobora kuhagera bikaba bibi. Nabajije Hibert niba iwabo Alex ahazi. Ambwira ko atari kuhayoberwa mu gihe cyose babaniye. Ntekereza ahantu hose twajyana bonete basaka abarwariyeyo. Numva mu bantu bose tuziranye namujyana kwa Ramari na mugenzi we. Bita mfata telefone mpamagara Ramari.
mubwira ukuntu ibintu bimeze, ambwira ko nta kibazo. Ubundi tugenda tugana kwa Rimari duteze taxi voiture. Nyuma y'iminota nk'icumi turi muri taxi voiture, twagiye kubona tubona imbere yacu hari umukwabu wa polisi barimo gusaka buri modoka yose irimo gutambuka. Ubwoba burantanibaza ukuntu turaca aho ngaho. Shoferi mubaza niba nta yindi nzira yatugeza aho ngiye atanyuze kuri polisi. Kubw'amahirwe ambwira ko umujyi ari uwe, bityo simpangayike. Nyuma y'igihe yatugejeje kwa Ramari, ubundi ndamwishyura. Tuvanamo bonete na serumu, ubundi tugenda tugana ku gipangu cyo kwa Ramari. Ramari arafungura turinjira. Tumaze kwinjira ahita twereka uburiri twashyiraho bonete. Noneho we na mugenzi we bakaza kurarana. Nuko tuza kwicara muri salo, Ramari na mugenzi we mbabwira bike mu byo bonete yari yambwiye. Inkuru bamaze kuyumva, mugenzi wa Ramari ahita avuga ko ari wo mwanya wo kujya kwihorera, kubera ko yari amaze kumenya neza byanga byakunda ahantu wa Deni Morutana ashobora kuba yarahungiye. Mugenzi wa Ramari yamaze kuvuga gutyo, mpita mubaza impamvu ashaka kwihorera ku kabi nta keza, kuko kuva twamenyana nta kindi kintu yavugaga uretse kwihorera, ndetse ngo akaba ariyo mpamvu yakoze anakora kuri gereza ya Eternity Jail. Mugenzi wa Ramari yitse umutima agiye gutangira kumbwira impamvu ya byose, ariko telefone yanjye ihita isona. Mu kumara gusona mbona ni Mariyamu mpamagaye, mpita mbiseguraho mbabwira ko ngomba kubanza kwitaba. Nuko njya hitaruye, birumvikana ni hanze ya salo mu gipangu. Nuko nkanda Yesu nshyira ku gutwi telefone mvuga nti umeze ute mukunzi wanjye? Mariyamu ahita avata, ahubwo njye naringiye kukubaza ngo umeze ute? Umeze neza? Shano kuri ndahangayitse, wagiye utambwiye ngo bimeze gute? Ntegereza ko mpamagara ariko ndaheba, kugeza ubwo umutima umpatirije kuguhamagara, nirengagije ko nshobora kuba nkurogoye. Gusa mbabarire kwihangana kugera aya masaha utari wagera hano, ntago nari kubasha gutuza. Basi se mukunzi umeze neza? Mariyamu nahise mubwira nti sheri, nta mpamvu yo guhangayika kandi meze neza, kandi ubu tuvugana narindi mu nzira mpanga gutaha mva aho narindi, maze nkaza nkakubwira impamvu nagiye igitaraganya. Mariyamu atabate oya sheri, ntago ari ngombwa kunsobanurira kuko nzi ko iteka uhora gukora ikintu cya nyacyo. Icyari kimpangayikishije ni ukumenya uko umeze gusa ndagutegereza igihe cyose uzira, ntago ndaryama ntarakubona. Ndamusubiza nti mukunzi, nizere ko utabangamiwe n'uyu munsi kuko wari umunsi udasanzwe kuri twe, kuko nibwo twafashe umwanzuro, ariko nanjye nta kundi byari kugenda, gusa mu gihe gito cyane ngiye kuza. Mariyamu ahita avuga ati humura mukunzi, ndagukunda kandi nkakwizera. Nukuri ntutekereze ko nigeze nkugiraho ikibazo, kuko nizeye neza ko urimo gukora ikintu cya nyacyo. Nizeye ko utakwanga kumpamagara cyangwa kunyandikira kandi ufite uburyo, bityo we rwose ntuzajya ungiraho ikibazo kandi ndagukunda. Ndamusubiza nti nanjye ndagukunda mukundwa, ahubwo reka mbe nkuretse maze nsezere kubo turi kumwe, maze ubundi nze nkurebe. Mariyamu ahita avuga ati ndagukunda kandi ngutegerezaniza amatsiko menshi cyane. Namaze kuvugana na Mariyamu nsubira mu nzu, nsanga muri salo bari kuganira bisanzwe, ariko Hibere w'ibitekerezo byamutwaye. Nuko mbasha kubiseguraho mvuga nti mu by'ukuri ntago binkundiye ko ngumana namwe muri aka kanya, ariko ikiza nuko hano hantu byibura umutekano wose wizewe, haba kuri Bonete ndetse na Hibere. Bityo njye kuko mu rugo bankeneye, reka ngereyo, nibikunde ejo nzagaruka ko bareba ndebe uko mumeze. Hibere ahita afata iciyamani, ntuzirirwe wigora kuko wadufashije uko ushoboye kose. Nukuri ndagushimiye cyane kandi nishimiye umwanya namaranye nawe. Ndamusubiza nti humura muvandimwe, nta mpamvu yo kunshimira kandi tubereyeho gufashanya, kandi ndi hafi yanyu wowe na Bonete, ntago mwagira ikibazo mpari. Umureberere kandi nihagira ikibazo wamenyesha tugashaka ubufasha bwihuse cyane. Hibere ahita avuga ati murakoze kandi nukuri ndabashimiye, nubwo ntazi uburyo bwiza nashimiramo. Ramari ahita avuga ati ariko uburetseho gato yabyibura tukabanza tugafata n'ifunguro ukabona kugenda. Ndamusubiza nti oya nta kibazo muvandimwe, ahubwo undeberera aba bavandimwe ubundi turi kumwe. Ubwo nahise mpaguruka nsezera kuri Ramari na mugenzi we, na Rufusi nawe arasezera tubasigaho muri iyo nzu. Ramari ariko aza dukurikiye kugira ngo afunge igipangu. Dusohoka mbaza amakuru ya papa we, mubwira ko ari meza, ko nta kibazo afite,
ariko mboneraho kumubaza urwango mugenzi we afitiye Warden Morutanna rutuma iteka ashaka kumwihoreraho. Lamari ahita avuga ati mu by'ukuri ntabwo nzi ngo nabikubwira gute, ariko ibya mugenzi wanjye Torres ni birebire cyane, ariko urwango afitiye Morutanna nta rundi nuko ari we ntandaro yo kuba yaratumye akura nta mubyeyi n'umwe, kubera ko ngo papa wa Torres mugenzi wanjye ubwo yakundanaga na mama wa Torres, Morutanna sekuru wa Torres niwe wafashe iya mbere abirwanya avuga ko atashyingira umuhungu we agakobwa ko mu bakene, ariko papa wa Torres kubera urukundo rwari ruremereye kurusha amabuye ahitamo kwanga kumva inama za papa we Morutanna, ndetse umugore wa Morutanna nawe yarashyigikiye cyane ko papa wa Torres yakwishakira umukobwa yakunze. Ibyo bituma papa wa Torres afata umwanzuro wo gusuzugura papa we Morutanna, ubundi ajya kubana na mama wa Torres. Noneho bigira kure cyane aho papa we Morutanna atazigera babona, ariko Morutanna mu kurakara cyane ababyeyi ba mama wa Torres abaheza ishyanga, abagirira nabi cyane bitavugwa. Ariko sekuru wa Torres aza kurokoka urwo rugomo rwa Morutanna wari ukimara kugirwa Warden wa gereza ya Eternity Jail ku itegeko rya perezida, ngo kuko yamugizeho nk'igihano cyo kuba yarasuzuguye itegeko rye. Ibyo bituma Torres akimara kuvuka Morutanna agafunga papa wa Torres ari n'umuhungu we, ndetse akagerageza no kwica mama wa Torres, sekuru wari usigaye, kuko mama wa Torres ndetse na mama wa Torres bose Morutanna yarabishe. Niwe wabashije kurokora Torres. Morutanna nawe yashakaga ko apfa, ubundi Torres akura asanga ari uko bimeze. Sekuru byara mama wabasha kumubwira ayo mateka akiri mutoya, bituma nta kindi kintu Torres akorana uretse urwango yanga sekuru Morutanna, akaba ariyo mpamvu ashaka kwihorera ku kabi n'akeza. Lamari yamaze kumbwira gutyo numva impamvu, sinabitindaho, ubundi tugeze hanze y'igipangu adusezeraho, tumubwira ko dushobora kugaruka ku munsi ukurikiyeho ubundi tukareba uko bameze. Ansezeranya ko arita kuri Hiberi na mushiki we nta kibazo, nuko asubira mu nzu natwe dutega utumoto, ubundi tugera kuri company twinjira mu rugo. Rufus ageze aho abana na Donaldo ansezeraho, mubwira ko twajyana mu rugo tukabanza gusangira ku bya nimugoroba. Rufus ambwira ko yasize Donaldo atetse kandi atekeye abantu babiri, bityo ntabwo yajya kurya mu rugo kandi Donaldo yamutegereje. Nanga kwirirwamo hatiriza mubwira ko turabonana ejo, ubundi nkomeza ngana mu rugo. Mu kwinjira nakirwa n'umutuzo udasanzwe, sinibaza impamvu kuko bwari bwije cyane, kuko saa 5 zari zageze, ahubwo urusaku rwa televiziyo nayivuga buhoro ari rwo ruhari. Byumvikane ko Fereyiro na Gaston bari baryamye. Mu kugera muri salo ntangira nsuhuza Marita, nkurikizaho Lisa, nanamubaza uko ameze ambwira ko ameze neza. Mpita ngenda ngana aho Mariyamu yari yicaye, ubundi mwicara iruhande muha akadomo ko ku ruhanga, ubundi mufata ikiganza. Nuko Lisa ahita ahaguruka mbona yerekeje mu gikoni, ubundi mbabaza uko bameze. Marita ahita ambwira ko yarampangayikiye kimwe na Mariyamu, bikaba byari byatumye babura amahoro. Nababwiye ko nta mpamvu yo guhangayika. Ako kanya Lisa azana ibiryo ku meza dusaba ko twayegera. Mbabaza impamvu barinze kuntegereza kandi bashoboraga kurya bakaryama. Buri wese araceceka, mbona ko bari bantegereje babipanze. Ubundi ndahaguruka, ubundi tugenda tugana ku meza. Twese Lisa amaze kudusengera dufata ifunguro hamwe. Ntangira kumva Marita ari kwikoroza, mpita mbibona ko hari ikintu ashaka kuvuga. Mpita mubwira nti nukuri ntabwo ari ngombwa kwirirwa usaba ijambo kuko urarifite hano, keretse niba hari impamvu iri gutuma wikandagira. Marita ahita avuga ati nukuri ntimwirirwe mubimbwira, nabimenye kandi nabyishimiye. Nukuri Peteroni ntabwo wakumva ukuntu nkwishimiye. Mpita mubaza nti nibiki se wamenye? Kandi n'ubundi nari ndi kumubaza nigiza nkana, kuko bari kumwe kuva njye na Rufus twahava. Nahise menya ko Mariyamu yamubwiye umwanzuro twafashe. Ako kanya Marita ahita ambwira ko ari kumva ananiwe cyane, bityo agiye kuba yiryamiye. Lisa nawe atubaza niba hari ikindi kintu dukeneye kugira ngo ajye kuryama, kuko arananiwe cyane. Mpita mbona ko ari Marita turi kumwoshya, mpita mubaza nti urananiwe se, wakoze iki? Lisa ahita avuga ati wowe ntabwo uzi urugendo ruri hano kugera kuri diyoseze ya Maranatha, mbega imisozi we n'ibibaya n'ibishanga, ahubwo reka njye kwikandira amaguru mu buriri.
Marita ahita amubwira ati niba nawe ni amaguru gusa genda kanda n'umutima umutwe na roho ahubwo muramuke. Icyakora nishimiye ukuntu Lisa ari kwisangana na Marita numva ni byiza. Mariyamu we yarari kureba ku ruhande bigaragara ko afite isoni. Marita ahita avuga ati ku bijyanye n'abana ntimugire ikibazo ndabyuka kare ntago baragira ikibazo. Marita yavuze gutya bivuga agenda ajya mu gikoni we na Lisa. Bigaragara ko bari babiziranyeho. Nsigarana na Mariyamu muri salo twicaye turebana. Agiye kugira icyo ambwira mpita mubwira ko nta kibazo. Mariyamu ambwira ko yarankumbuye cyane, mubwira ko nanjye buri cyose nakoraga namutekerezaga. Nuko mpita mufata ukuboko ubundi ndamuhagurutsa. Nuko musaba kunkurikira ubundi arankurikira tugenda tugana mu cyumba. Mu kuhagera ndatungurwa cyane, ariko nta kindi cyantunguye uretse impumuro y'umubavu mwiza wari urimo. Mpita ntangira kugenda nyuza amazuru ahantu hose muri icyo cyumba ngo numve aho iri guturuka. Mariyamu ambaza ibyo ndimo mubwira ko ndi gushaka ahantu iyo mpumuro iri guturuka kuko nibwo nyumvise. Vuga nti mu by'ukuri ntabwo ndi kubasha kwiyumvisha uburyo nakiriwe muri iki cyumba, uburyo hateguye, uburyo hatatse, ikirenze by'imibavu myiza iri kuhahumura, kuko iyo mpumuro nari nyizi ku muntu umwe gusa none ndumva hari abashaka kuyiyitirira. Mariyamu ahita avuga ati uwo muntu se uyiziho ninde? Ndamusubiza nti ninde wundi se utari wowe uhumura neza kurusha indi mibavu yose nzi kuri iyi si, kuko aho uri hose numva nagukurikira kugira ngo nkomeze niyumvire iyo mpumuro yawe. None mu gihe numvaga nshaka kukuzana hano ngo iyo mpumuro nyumve njyenyine, ntunguwe no gusanga ahubwo ikwiye icyumba cyose. Bituma ntangira gucanganyikirwa, ahubwo hari habuze gato ngo ntangire nirukanke nk'umusazi nyishakashaka. Nuko ngaruye ubwenge ndetse ngakoresha n'amazuru yose neza, nkumva burya iyo mpumuro idahwanye n'iyo nkunda, kuko iyo nkunda nta n'imwe ishobora kuyirusha guhumura neza. Namaze kubwira Mariyamu gutya ahita anyegera aho nari mpagaze ndi kumwitegereza, maze ubundi ahita ndenza amaboko ye yombi mu ijosi ryanjye. Atangira kunyitegereza mu maso, ako kanya ahita ambwira ati ariko waretse gukabya koko, ahubwo ndabizi ko unaniwe rero ugomba kubanza kujya muri dushe. Ndamusubiza nti ariko sheri nukuri ndakwinginze njye ntago najya muri dushe njyenyine, igihe cyose tutajyanye njye nawe ntago nzajya njyayo. Mariyamu ahita avuga ariko niyo mpamvu nagutegereje mugabo mwiza nkunda, ahubwo se uriteguye? Ndamusubiza nti nitegura iki? Mariyamu namaze kumubaza gutyo, mukongera kumwitegereza neza nsanga we ari kumpereza ka esuwime ko kwambara ngo tujye muri dushe, mu gihe we yari akenyeye akandi kagufi cyane. Mu kwikabakaba mpereye ku ijosi ngo numve niba ntari kubona ibidahari, kuko nari mperutse mfashe n'amaboko ye mu ijosi ryanjye, ariko kuri iyo nshuro nkamubona ari kumpereza esuwime. Nuko ambaza ibyo ndimo ndamubwira nti ntago nshobora kwiyumvisha uburyo wantwaye wese, uhereye ku ntekerezo ku buryo ndimo kukwiyumvira ngata ubwenge. Noneho wankoraho nkumva nabaye nk'igiti kubera uburyo uri kunkoraho kamera nk'unteye ikinya. Mariyamu ahita avuga ati we ntabwo ubizi uburyo ndeba ukanyiterera isoni, ugatuma numva nahita niruka, ariko nakwibuka ko mfite ubuhungiro mu bituza byawe ngahita nikingamo, kugeza ubwo numvise uhinduye cyangwa se nkabona impamvu yo guhindura amagambo yawe y'imitoma ituma numva ntakiri ku isi, ubundi nkabona kuhava. Mu by'ukuri nari ngukumbuye bidasanzwe, ku buryo harengaho n'umunota umwe ntaraguca iryera numvaga ngiye kuzenguruka kenti yose ndi kugushaka. Ndamubwira nti ibyo byabarangiye kuko numvaga ngiye guta ubwenge, kuko namaze kumenya ko ubwenge bwanjye ubu buri kubarizwa ku murongo kubera ko ndi hafi yawe. Ahubwo ndahangayitse cyane ukuntu ndabigenza igihe cyose ndaba ntari kukubona iruhande rwanjye. Mariyamu ahita avuga ati sheri reka kunjijisha rero, reke tubanze tujye muri dushe ubundi uryame uruhuke, dore wananiwe ndi kubibona. Nagiye kwikuramo imyenda nari nambaye ngo njye muri dushe, nsanga nta mwenda n'umwe nambaye. Nibaza igihe cyose nazengurukiye muri kenti ndi kumwe na ba Rufusi niba nta mwenda n'umwe nari nambaye, kugeza ubwo ninjiye tugafata ifunguro. Kugeza ako kanya ndi kumwe na Mariyamu, mu gihe nkiri mu rujijo mbona Mariyamu imyenda yanjye ari kuyiterera hakurya. Arangije kuyihaterera njye nari namurangariye uburyo ibintu byose ari kubikora nk'uri mu mwijima, ku buryo ntari kumubona, cyangwa se niba amaso yanjye atakiri kubasha kureba.
nuko ngiye kugira icyo mvuga ahita avuga ati ese sheri wabaye iki kuko mbona, ndamubaza nti ngewe se hari icyo nabaye se? Mariyamu ahita avuga ati reba mbega we uzi ko nteye ubwoba. Nahise mva mu bitekerezo bya kure ndeba ibyo Mariyamu arimo kunyereka, mbona mu kureba ibiganza bye bicigatiye imbunda yanjye iri ku murego uhambaye cyane. Mu gihe nshaka kumwiyaka ahubwo ahita anyegerangwamo neza mu bituza, ahita anyegereza umunwa w'ubundi dutangira kunyunyusa udusukari two ku minwa yacu, ari nako imbunda yanjye arimo kuyiha umurego kurusha uwo yari ifite. Numva muri njye ndatengushywe kubera ibyo Mariyamu yari arimo kunkorera. Mu gihe nshatse gutera indi ntambwe Mariyamu ahita ndambika isume ku rutugu, maze amvaho ngenda yiruka agana ku muryango ugana muri dushe. Numva nsize ahantu habi cyane umugabo uwo ari we wese adashobora kwikura. Mpitamo guhita mwirukaho nawe atangira kukwepa. Ngeze ku muryango aho ahagaze ahita agaruka mu cyumba, dutangira gukina imikino yo kwihisha no kwirukanka, ari nako nkwepa nserereza ngo nataye umutwe, mubwira ko nta muntu utata umutwe ari kureba ubwiza buruta ubundi ku isi yose. Nuko nyuma y'igihe Mariyamu ahita yirambika ku buriri, mu kumugeraho nanjye mpita mugwaho nubamye nawe aranyakira, maze ubundi mpita musangisha umunwa wanjye nawe awakirana yombi, nako iminwa yombi atangira kunyunyusa ari nako yahagira cyane, ambwira ko yarankumbuye bidasanzwe mu buryo bwose. Bityo ari we urarota ntangiye kumucungira umutekano muri paradizo, kuko nyuma nawe kwihangana bimaze kumunanira. Natangiye kumwegereza imbunda ariko yageraho nkayivanaho. Mariyamu atangira kunyinginga ngo mubabarire, umutekano muke umeze nabi muri paradizo. Mubwira ko agomba kwihangana akabanza kurwana urwo rugamba kugira ngo yumve uburyo abanza ari abantu babi cyane, kuko uretse n'umutekano bakubuza n'amahoro. Nuko nanjye nkakomeza kunyunyusa ari nako ngenda nzengurutse ibiganza ku mubiri we mwiza, kugeza ubwo yifatiye imbunda agahita atunga kuri paradizo, kugeza ubwo yaje kwinjira, ubundi agasohora umwuka mwinshi nk'uri kurira imisozi igihumbi. Nuko muri uwo munezero tuvangamo n'imitoma myinshi cyane ndetse n'amagambo aryohereye kurusha ubuki, ari nako ngenda muhuha kuko gaherereye ku matwi ye, nanamukora mu mutwe ngasandaguza umusatsi, akambwira ko mu buzima nta bindi byiza ategereje uretse ibyo afite imbere ye. Nuko dukomeza kwibera muri uwo munezero, icyumba cyose tuza kukizenguruka numva ndi mu birere bya juru. Iby'amazi na paradizo byo ntago byari kubura, kuko abashakashatsi bavuze ko amazi ari isoko y'ubuzima, ku buryo ahantu hatari amazi ubuzima buragenda bugahagarara burundu, ndetse n'ahantu hafashwe n'umuriro w'inkongi nta kindi kintu bakoresha kuzimya uretse amazi. Nuko nka nyuma y'iminota 50 amasasu yanjye ntegeka ko ngomba kuyamarira muri magazine, mbanza kumenya aho Mariyamu ageze akangaranya abanzi ambwira ko hari nta mwanzi n'umwe usigaye. Mpita mara amasasu yose mu buryo bwo kumenya neza niba umutekano ari wose. Mu kumara kuyamara ubundi mpita nirambika ku buriri, ariko kuko ibyo bidahagije ku mukunzi Mariyamu mpita muryamisha hahandi akunda ubundi agatuza. Nta handi uretse mu gituza mubaza uko ameze, ambwira ko atazi uburyo yabisobanura uko ameze, kuko ntabwo bisobanurwa kubera ko utabona urugero bisobanuramo. Mubwira ko nanjye ari uko bimeze, nuko hashize akanya tuganira mpita mbyuka ku buriri, ndamuterura ubundi ngenda ngana muri dushe. Birumvikana igihe twamazemo ntago cyari gutuma twihangana kumenya iby'imbunda na paradizo. Nyuma y'iminota myinshi tuvamo tugaruka mu cyumba, ubundi turihanagura twambara imyenda yo kurarana turaryama. Tukimara kugera mu buriri Mariyamu yahise anyegera, andambika umusaya wo mu gituza, atangira kunzengurutsaho ibiganza, ari nako asohora umwuka mwinshi cyane. Uko awuhuha ukangera hose nkumva ni byiza, kuko numvaga wagira ngo ni umwuka ndi guhumeka. Ijoro ryanjye nawe rya mbere nk'umugore n'umugabo turaye mu cyumba kimwe, ibyishimo biba byose, kuko nyuma ya byose yatangiye kujya yisesasetsa. Mariyamu namubajije ibintu arimo guseka, maze ahengura ya sura ye nkunda cyane. Amaze kuyihengura ndeba mu maso, ari namo ari kugenda yibirindura nkabikunda cyane, maze arambwira ati ni ukuri ntabwo nzi ubusobanuro naguha muri aka kanya ku bijyanye n'uko ndi kwiyumva, gusa ikindi kintu mu mutwe ni uguhangayika, mpangayikiye uburyo ahubwo nshobora kuzakubura nkumva ntazi ahantu byangeza. Mariyamu mpita mubwira nti humura mukunzi wanjye,
ntabwo uzigera umbura. Gusa nanjye ubu ndi kukureba ngatangira gusobanukirwa noneho igisobanuro cy'umugabo wa nyawe, kubera ko ntabwo ndi kwiyumva uko niyumvaga mbere y'uyu munsi. Mariya, ubu ngubu ntabwo nzi uburyo nagushimira. Ntabwo nari nzi ko nzabona umuntu uzamfata akampindura ibitekerezo, akanyereka agaciro ko kubaho nk'umugabo nkirengagiza ibintu byose, ahubwo ngahanga amaso ahantu hamwe, aricyo bita intumbero. Urukundo nari narashyinguye kera mu mutima wanjye wararuzuye, ndetse rukanihora rwiyongera buri segonda na buri munota. Ibihe byiza njye nawe tugiranye uyu munsi bikanyibagiza ibibi byahise ku buzima bwanjye. Iyaba nagukundaga kabiri icyarimwe, ni ukuri Mariya nakabikoze nuko bitanyorohera. Nkunda igihe cyose kuba ndi kumwe nawe twiganirira. Amagambo umbwira nta kindi amarira uretse kunyubaka gusa, haba ku mubiri, kuko uko umbwiye amagambo yawe numva ndi kubyibuha nkaba umusore kurusha abandi bose, ndetse no ku mutima nkumva umutima wanjye uri kwaguka. Si n'ibyo gusa, n'ibitekerezo bigatuma ntekereza ahantu bita hazaza ndi kumwe nawe, kuko ntabwo nari narigeze mbitekereza. Ariko aho uziye mu buzima bwanjye byose bitangiye kuza gutyo, nkaba ntazi uko nabikubwiramo. Mariyamu, Savate, mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko ikintu bita urukundo cyasaza umuntu, hamwe akagenda akaba igishushushungwa burundu akibura, maze yatekereza agatekereza umukunzi we, icyo akoze cyose akagikora atekereza umukunzi we. Mu by'ukuri muri njye ubu buzima nta kindi kintu kibera mu mutwe wanjye uretse Petero Lewis, ndetse n'ibyo ndimo gukora byose nkumva ndi kubikora ku bwe, imbaraga n'umurava nkumva ari urimo kubintera. Ndamusubiza nti, ariko mukunzi, nizere ko nta kuvunira umutima n'umubiri, ugahora wigora ugira ngo unyereke kuri gukora byose ku bwanjye. Mariyamu ahita avuga ati, ibyo nta bubasha mbifiteho byo kubihindura, ndetse nta n'umwe kuri iyi si wabihindura, kubera ko urukundo rwawe ari cyo kintu kiri gukontorora intambwe zanjye zose, ndetse na buri gikorwa cyose nshatse gukora igipimo cyacyo kiri kugengwa n'urukundo rwawe. Buri muvuduko ndi kugenderaho, ingano y'ibyo nshaka gukora, uburemere bw'ibyo ndi gutekereza, ubu umunzani wabyo ni urukundo rwawe, bityo nkaba ntazi ikintu umuntu yakora kugira ngo abihindure. Ikindi kandi byakaba ari byo bintu biri gutuma ntangira gutekereza uko nshobora kubaho ndamutse ntagufite. Ndamusubiza nti, mu by'ukuri mukunzi, nanjye nta tandukaniro riri hagati yanjye nawe, kubera ko ibyo byose biri kukubaho nanjye niko bimeze. Ikirenze ibyo njye hakiyongeraho no kwigengesera kuri kumbaho, kuko kuri kugengwa n'urukundo rwawe. Simpangayikire yuko wambura, ahubwo ngahangayikishwa nuko nabaho ndamutse ndi ahandi hantu ntari kumwe nawe. Mariyamu ahita avuga ati, mukundwa, ndakwinginze ntuzansige, kuko ubu maze kumenya ko imyaka yose maze ku isi, ikintu cyonyine naburaga ari cyo naboneye muri wowe, akaba ari cyo kintu nagendaga imihana yose ngishaka nkaza kukibona iwawe. Bityo ndamutse nkibuze nkaba ntazi uko nabaho, kandi njye nagusezeranije ko ntazakujya kure habe na rimwe, kuko iherezo ryanjye ari ryo herezo ryawe. Nuramuka uguye nzagwa, icyo uzakora cyose nzagikora. Ndamusubiza nti, nta na rimwe nzigera ngusiga, kuko niyo imibiri yacu yaba itari kumwe, ariko imitima yacu ifatanya nk'ipfundo. Iryo pfundo rikaba ritabasha gutandukana na gatoya, kuko rigizwe n'umurunga utabasha gucikamo kabiri. Bityo njye nyizera ntago nagusiga, kuko buri byose kuri njye. Namaze kubwira Mariyamu gutyo, murebye mu maso mbona amaso ye yatukuye. Mpita mubaza niba amagambo mubwiye amukomerekeje, ahubwo mpita mera nk'uvubuye isoko ye y'amarira, kuko nabonye amarira menshi cyane arimo gutemba nk'umuvu uri kumanuka ava mu maso ya Mariyamu ayampanze akagera mu gituza, ubundi akamanukira ku nda yanjye. Nuko mpita ndeba agatambaro ku ruhande, ubundi ntangira kumuhanagura, ariko uko muhanagura agakomeza gutsikimba cyane arira bidashira. Bigaragara ko hari ibintu yibutse bimuhangayikishije. Nanga kugira icyo mubwira ngo wenda ntamukomeretsa. Hashize akanya kurira birashira, ahubwo atangira gutsikimba gake gake, nanjye muba hafi. Mu gihe nkiri kwibaza ikintu kimubayeho, ahita avuga ati, Petero, ni kuri iyi nshuro ndashaka kukubwiza ukuri, kuko amagambo mbwiye nkoze mu ndiba y'umutima wanjye. Aragenda acengeramo hose, arahanyeganyeza. Mpita mbona ko ibintu numvaga abantu barimo kuvuga ngo ntago babaho badafite abandi ari imikino,
ariko kuri iyi nshuro nsanze naragotewe mu mutego wawe, ku buryo meze nk'uri kugendera mu mutego nk'ifi yafashwe mu mutego idashobora kuhava. Umutuzo, amahoro, umutekano, ibyiringiro ndetse n'amarangamutima yanjye yose, byose bikaba bigoswe nawe nk'ingabo ibikingira kugira ngo bidahungabana. Bityo nkaba nari nishyize mu mwanya w'igihe wagiye kure cyane cyangwa ntashobora kukubona ukundi, ngatekereza n'igihe naba ntari kumwe nawe nkumva uko byaba bimeze. Mu gihe nabifataga nk'ibitekerezo nsanga birantwaye, mpera nk'aho warungiye kure, aribwo numvise ko nshobora kurira amarira akanshiramo maze akanjyana mu buzima bukagenda burundu, ngapfa ngahwera ngasigarana amagufwa gusa. Nuko ninyeganyije nkaza kwikoraho ngasanga byose byari ibitekerezo, ubundi nkabona ko ndi umusazi, ariko sinirenganya kuko namaze gusarira mu rukundo rwawe. Ibyo nkaba mbifashe nk'aho nta kibazo, gusa ngushimiye kuri hafi yanjye kuko mpojeje amarira nk'ikimenyetso ko ntagomba kurira ngufite. Nabuze ikintu nabwira Mariyamu, ahubwo numva muri njye intimba y'agahinda ko kumugirira impuhwe iransaza. Mpita niha gahunda ko kuva uwo munsi ntagomba gukora ikintu na kimwe cyamubabariza umutima, kuko icyo ari cyo kimenyetso simusiga cy'urukundo Mariyamu ankunda. Ako kanya mufasha gutuza neza, ubundi ndamubikira nk'umubyeyi ubikiriye akana ke k'uruhinja. Mubwira ko mukunda kandi agabanya ibitekerezo, kuko nta na rimwe nzigera musiga na rimwe bibaho. Ubundi musaba ko twaryama tukaruhuka, kuko n'amasaha yaramaze kugenda. Ubwo twamaze kwiramburaho amashuka nubwo nari naniwe, ariko mbanze gutekereza ko Mariyamu asinzira, ndetse kuko yari yameze nk'uhangayitse ntanga gusinzira. Nanjye nkomeza kumwitegereza nisanga ibyo yakoraga byo kundeba akamwenyurira ari njye uri kubikora, kuko naramwitegerezaga nkibaza niba kuva kera hose koko ibyo byishimo byari bintegereje. Nkumva Imana ntabona ikintu nayiha ngo nyishimire, ndetse muri ako kanya mboneraho kuyisaba guha iruhuko abanjye ridashira no kubadohorera aho bari bakaruhuka. Numvise maze kubashyira mu mutuzo, kuko hari harimo n'umwana mutoya w'inzirakarengane Neyira. Mbasha gusinzira nanjye mfata agatotsi, nongera gukanguka mu gitondo, ariko mu kwikabakaba numva ndyamye njyenyine. Mpita nshigukira hejuru kubwo kubona umukunzi wanjye twararanye atari iruhande rwanjye. Mu gihe ndi kumva ntangiye guta umutwe nibaza ahantu yaba yagiye, mbona umuryango wo mu cyumba urafungutse. Nakirwa n'imirasire iri kurabiriza, mbona utuntu tumeze nk'utunyenyeri twaka neza imbere y'amaso yanjye. Noneho kwaza nsanga mu gakanzu ko kurarana yari yambaye, nkubise amaso ubwo bwiza mpita mera nk'igiti, kwinyeganyeza biranga. Nshigukira hejuru ariko mpamagara mbaza icyo nabaye, mubwira ko meze neza. Ambaza uko naramutse, musubiza ko yari atumye mpangayika. Ambwira ko nta mpamvu yo guhangayika kuko yari agiye muri dushe kunshakira utuzi dushyushye kugira ngo nimbyuka ari two nza gukaraba. Mariyamu namubwiye ko atagakwiye kwivuna kuko ibyo nanjye nabyikorera. Ambwira ko nshobora kubikora ariko atari inshingano zanjye. Mpita mubaza inshingano zanjye n'izitari izanjye, yanga kunsubiza ahubwo ahita anyegera nkubita akadomo ku munwa. Ahita ansunikira ku buriri ngo mbanze musuhuze kuko hashize ijoro ryose atazi uko ameze. Urabyumva nawe umunezero w'abakundana mu gitondo bari ngombwa. Ibyo birangiye duhita tujya muri dushe, ubundi dukaraba utuzi twiza tw'akazuyazi yari amaze gutegura. Kuva muri dushe tuza mu cyumba twitanaho. Mariyamu antegurira utwenda twiza two kwambara nk'ibisanzwe kandi nk'umuyobozi. Ubundi twese tuva mu cyumba tujya muri salo, dusangirira hamwe uretse Fereyiro watindaga kubyuka. Birumvikana yari umwana. Ubundi buri wese agana aho agomba kujya, uhereye kuri Gasitamo wagiye ku ishuri, Marita na Lisa ndetse na Mariyamu bakaguma aho ngaho, nanjye nkerekeza mu kazi. Nageze mu biro byanjye Karara abanza kumbwira inama iteganijwe. Nyijyamo mboneraho no kuganira n'abayobozi tuyoboranye aba Lewis Company. Ibyo birangiye ngaruka mu biro byanjye mfata telefone mpamagara Ramari. Mubaza amakuru, ambwira ko amakuru atari meza ahubwo ari meza cyane, kuko umukobwa Bonete yakangutse ndetse akaba nta n'ikibazo afite kinini, ahubwo akaba ahangayikishijwe n'uburyo yambona kugira ngo anshimire. Ramari mubwira ko mu masaha ari imbere ndaza kubageraho nkabasuhuza tukanaganira. Aranshimira dusezeranaho, ubundi mpita nanone ndeba nimero ya Padiri Gasitamu ndamuhamagara, ndamwibwira mubwira n'ubundi we nanamubwira ko icyifuzo cye cyo guhura tukaganira nta kibazo nacyakiriye.
bityo yambwira aho musanga tukaganira. Gaston yambwiye ko nta kibazo namusanga muri Maranatha mu kigo cy'imfubyi. Nuko nanjye mva mu biro ngenda ngana muri parikingi, imodoka ndayisohora ngenda umuhanda wose ngera muri Maranatha. Ngeze ku muryango waho umusekirite arafungura, ninjiza imodoka muri parikingi yaho, abana baza bansanganira ndabasuhuza. Ako kanya tumaze kuganiraho gatoya mbabaza ahantu nasanga umuyobozi wabo, bantungira urutoki mu biro bya Padiri Gaston. Ngenda mpasanga ubundi ndakomanga, amakaribu ndinjira ngera mu biro imbere, mpasanga umugabo bigaragara ko asa n'ukuzemo ukuntu. Ndamusuhuza, arambwira ati urakoze cyane nyakubahwa Peteroni kuba wigumye umwanya wawe ukaza kundeba, kandi ari njye wagakwiye kuza kukureba kuko ngukeneyeho ubufasha. Ndamusubiza nti mu by'ukuri ntabwo ari ubufasha ukeneye kuko si wowe ukeneye gufashwa, ahubwo abana nibo bakeneye gufashwa. Bityo rero wasanga undi wese ntacyo byaba bitwaye, uretse ko nyuma y'ikiganiro turagirana urasanga ari njye ugukeneyeho ubufasha kandi bukomeye cyane. Gaston ahita avuga ati nguteze amatwi kandi nta kintu waza kumburana kandi ngishoboye. Mu by'ukuri rero ntatinze mu magambo, mu minsi yashize nibwo numvise muri kampani yawe umukobwa uri kwitanga afasha abana badafite uko bameze. Mpita mbihuza n'inshingano iki kigo cyacu gifite nubwo itarahama neza 100% kubera inzitizi zimwe na zimwe. Numva ndamutse mfatanije nawe ntacyo byaba bitwaye, ariko nk'uko nabimubwiye nkaba mbura uburyo gusa kuko diyoseze yanze kumfasha ngo ndi kuyishyiraho umutwaro. Ariko nkanjye kuva nkiri umwana narerewe muri iki kigo cy'imfubyi, uretse n'ibyo mbana nazo kugeza ubwo nje kuzirera. Nuko uwo mukobwa mubaza niba yakumpera ubutumwa ambwira ko bidakomeye, numva nakwisabira imbona nkubone niba hari ikintu wamfasha. Gaston nahise mubwira nti mu by'ukuri Padiri ntago ari ikibazo ari ugufataniriza hamwe, cyane ko icyo twaba turi gukora ari ugutabara ubuzima bw'abantu Imana yaremye. Ariko mu makuru mfite yuzuye 100% nuko muri iki kigo cyanyu harimo ibibazo byinshi cyane, ndetse kuba wazana abana hano muri iki kigo akaba ari ukubateza ibyago birenze ibyo bifitiye iyo ku mihanda. Namaze kuvuga gutyo mbona Padiri arebye hasi, ndetse mbona agize akantu k'agahinda bigaragara ko mukoze ku mutima. Padiri Gaston ahita avuga ati nanjye ibyo ntabwo mbiyobewe nyakubahwa chairman, kuko ukundeba uko nanjye mu minsi mike ishize nibwo natangiye gusobanukirwa uburemere bw'ibintu nabonaga nkumva ari ibintu bisanzwe. Chairman nta kintu nagwisha kuko muri iyi diyoseze yacu hari ibintu biberamo, ndetse ibyo bikaba byaratumye mbura umwana wanjye nkunda cyane. Ndamubwira nti wikwiriye kubimbwira byose ndabizi, ndetse no mu byari binzanye nari nje no kuguhumuriza, ndetse no guhumuriza mama wawe umubwira ko nta kibazo agomba kugira, kubera ko umwana muto ya Gaston ameze neza kandi ubuzima bwe bwose burarinzwe. Ubabana nanjye kandi amashuri ye yakomereje muri Moriah Academic School. Gaston ahita avuga ati ngo nyakubahwa uravugisha ukuri? Ndamusubiza nti humura rwose Gaston yambwiye ibibera hano byose, ndetse nubwo wari waramubwiye kubika ibanga ariko inkuru y'ubuzima bwe na mama we wipfiriye byose yarabimbwiye. Ari nayo mpamvu nahisemo kumugumana kuko ntago nari gutuma agaruka muri iki kigo cyanyu kandi nta mutekano uhari. Padiri Gaston ahita avuga ati ntago nabona uburyo ngushimira rwose nyakubahwa, gusa nanjye ubu ndi gushyiraho akanjye kugira ngo menye irengero ry'abana bavanwaga hano mu itegeko rya Musenyeri, kandi nanjye nta bushobozi ndagira bwo kuba nahagarika bimwe mu bibera hano. Ndamubwira nti icyo ntabwo ari cyo kibazo mfite cyonyine, kuko muri iki kigo nanjye nahaburiye mushiki wanjye. Gaston ahita afata ngo mushiki wawe? Ndamubwira nti ibyo tubyihorere kuko hashize imyaka myinshi, ahubwo nkawe uyoboye iki kigo uri kubikoraho iki ibyo bibazo? Gaston ahita afata mu by'ukuri wenda ni ibintu ntabasha kukubwira uyu mwanya, ariko nyakubahwa impamvu nari narifuje ko nafatanya namwe ni uko ubu maze kwizera umutekano w'abana bashobora kuba bari hano, ahubwo wenda igikurikiyeho ni ukumenya irengero ry'abagiye n'aho bagiye, niba bakiriho cyangwa se barapfuye. Gaston amaze kumbwira gutya mpamiriza ambwira ko umutekano w'abana bashobora kuza aho ngaho waba wuzuye 100%, bityo mbaza niba najya ku ruhande rwe ngo dutabarize roho z'abana b'Imana
birirwa basiragira ku muhanda. Mubwira ko nta cyambuza kubikora kuko ntacyo naba maze, kandi mubwira ko buri bufasha bwose ku bijyanye no kumenya irengero ry'abana yakenera yambwira. Padiri ambwira ko azanyitabaza misiyo arimo y'ibanga nigera hafi, ndetse anshimira ambwira ko nkoze cyane. Nuko mubwira ko igihe cyiza nikigera nzamuhuza na Gasitamu akaganira nawe. Ambwira ko mama wamukumbuye cyane ndetse yari yaranihebye ariko agiye kumuhumuriza. Nuko musezeraho mva muri Maranatha, igisigaye ari uguteguza Marita akaza gukomereza igikorwa cy'inzozi ze muri Maranatha nk'uko yabyifuje. Ndi kugenda nahise nibuka ko ngomba kujya kwa Ramari, ariko mbona bitaba ari byiza ko najyana iyi modoka kuri ayo manywa. Mbanza kunyura kuri kampani nyishyira muri parikingi, ndebye ku isaha mbona ni saa sita zirenzeho iminota. Mpita mbanza kujya kunyura mu rugo ngafata ifunguro. Ngisohoka muri parikingi mpura na Lorena, ambwira ko amboneye igihe kuko Desimeriti, Vanessa na Kereke bafite ikibazo kandi nkaba nkeneye kukimenya. Mpita mubaza ikibazo bagize. Lorena ambwira ko byaba byiza ndamutse nigiriye muri laboratwari yabo ubundi nkabyimenyera. Njye na Lorena twese twerekeza mu bitaro, ariko nkareba Lorena nkabona yaciye igikuba. Nanga kumubaza ibyo ari byo kuko nari ngiye kubyimenyera. Nuko mu kugera ku muryango ndafungura, ariko ntarinjira mbona umuntu mpagaze imbere ku muryango. Sinamenye uwo ari we kuko yari yambaye ibyenda bimupfutse hose. Ntabasha kumenya niba ari Desimeriti, Vanessa cyangwa se Kereke. Ahita ampereza ibyenda byo muri laboratwari byo kwambara ndetse n'udupfukamunwa n'ingofero ifite ikirahure mu maso na ga, ku buryo nta kintu na kimwe kiratuma mpura n'umwuka wo hanze igihe ndaba ndi muri laboratwari. Mu kumara kubimpereza na Lorena barabimuhereza, ubundi baduhereza uburenganzira bwo kwinjira muri icyo cyumba. Mu kugerageza kumvugisha numva amajwi y'uri kuvuga uwo ari we wese ari kuzira mu ndangururamajwi nambaye mu matwi ari muri iyo ngofero. Kereke ahita avuga ati Petero, ni hari hashize imyaka myinshi nawe urabizi turi kugerageza gukora kuri iyi virusi nk'uko twari twabikubwiye, ariko tuza guteshwa ubwo bashakaga kuyitwiba. Bivuze ko twamaze igihe kinini cyane tutayikoraho, kimwe n'urukingo rwayo. Hakaba harabayeho ikintu bita mutation cyangwa se kwangirika, niko nabikubwira, ku rukingo rwayo, ku buryo rwataye ubuziranenge. Bivuze ngo ubu virusi dufite nta rukingo rwayo ruhari. Ikindi cyabaye nuko virusi nayo ubwayo twakoze yari y'uruvangitirane rw'indwara zose zibaho ku isi ngo turebe uko twayivura, ariko yaje kumera nk'aho ikura, ku buryo byarenze urwego ubu ishobora kuba itakwandura nk'uko yanduraga mbere tukiyikora. Kubera ko kera tuyikora kuba umuntu yayegera gusa itamukozeho ntacyo byamutwaraga, ariko ubu ngubu kuba wahegera gusa ugahumeka umwuka wayo uhita wandura. Ikirenze ibyo ngibyo, uwayihumetse akaba ashobora guhita apfa mu masaha 48 yonyine. Ibimenyetso byayo akaba ari ukuzana amaraso mu mazuru, kuzana ibibyimba by'ibiheri ku mubiri, guhindura isura ukamera nk'inyamaswa, ndetse no kubabuka uruhu. Iyi virusi ibimenyetso byayo bikaba bigaragara nyuma y'amasaha 12 gusa uyihumetse. Akaba ariyo mpamvu tubasabye kwambara ibyo byenda byo kwikingira, kuko twari twayikuye mu bubiko bwayo ngo tuyirebeho. Ariko Petero, tukaba dufite ikibazo gikomeye, kubera ko ubu ngubu turasabwa gukora ubushakashatsi buhagije cyane kugira ngo tubone urukingo rw'iyi virusi, kubera ko urwo twari dufite ntirugikora. Ariko iyi virusi yo nyuma y'iyi myaka ikaba yaraduhaye uburyo yaba imeze, ibyo nabyo tukabigenderaho mu gushakisha imiti. Bivuze ko iyo tuza gukoresha uru rukingo rwayo mu myaka ishize, hari kubaho ikintu bita kwigaranzura uru rukingo rwa virusi mu mubiri w'umuntu, bikarangira n'ubundi abantu batangiye guhinduka. Nkaba nabyita amahirwe twagize yo kuba bitaragiye hanze. Ubu ngubu tukaba twizeye neza ko ibyo tugiye gukora ari byo noneho biraba bifite ireme rikomeye, aho nituramuka tubonye urukingo rw'iyi virusi izaba yizewe 100% ku buryo niyo hashira imyaka ingahe nta kintu yatwara. Kereke nahise mubwira ntimurakoze kunsobanurira, ariko ndacyari mu rujijo. Murabizi ntago nigeze ngera mu mashuri, none ni iki nge munshakaho nabafasha kugira ngo ubushakashatsi bwanyu bujye mu mucyo.
Desimeriti ahita avuga turabyumva nawe, niba dukeneye gukora ubushakashatsi ntabwo twabukorera ku bantu ngo tubatere virusi tubashyiriraho n'uturemangingo cyangwa se DNA turimo kugerageza ngo turebe ko zavamo umuti, ahubwo dukeneye inyamaswa zo gukoreraho ubushakashatsi, imbeba, inkende, ariko kuri iyi nshuro tukaba turahera ku mbeba tugerageza. Mpita mvuga nti ni imbeba izo arizo zose se? Desimeriti ahita avuga ati hari umugabo wakundaga kuduha imbeba zo gukoreraho ubushakashatsi, ikintu dushaka ni uko wadushakira uwo mugabo tukamenyera niba akibasha kuzibona, ibyo byadufasha mu bushakashatsi bwacu, ariko mu gihe tudafite inyamaswa zo gukoreraho nta hantu twahera. Desimeriti, Vanessa ndetse na Kereki bamaze kumbwira gutyo banatangira ahantu twakura uwo mugabo aho yari atuye, tubasezeraho njye na Lorena tubabwira ko tugiye kugerageza kumushaka turebe niba agikora ibyo gushaka imbeba zo gukoreraho ubushakashatsi, kuko ngo yakoraga bizinesi yo gushaka no korora imbeba zo kugurisha mu bitaro byinshi mu gihugu cyacu, ubundi akaba ariko kazi ke ka buri munsi. Nuko njye na Lorena twemeranya ko tugomba kujya kureba uwo mugabo nyuma y'amasaha 3, kubera ko nari maze kumubwira ko mfite gahunda byibura ishobora gufata amasaha 3. Ubwo namaze gutandukana na Lorena ako kanya mbanza kujya mu rugo. Mu kugera muri salo nakirwa na Fereyiro, ndamuterura mubaza ikintu kimushimishije ku buryo arimo guseka, ambwira ko mama we yamutoje ko agomba guhora ari guseka kuko byongera iminsi yo kubaho. Nese ndeba Mariyamu aho yari yicaye ahita amwenyurira. Marita ahita yikoroza amubwira ko rwose yihangane ntihagire icyo avuga. Marita ahita avuga ati none se ko nashakaga kukubaza uko ijoro ryakeye ryari rimeze, dore mu gitondo nabuze uko nakubaza nyakubahwa bwana Chairman. Ndamubwira nti utangiye kunshotora kandi dushobora kuba twaserera. Nese nagira Marita ngiye kumukubita inkonji yo kumutwara yikwepa, mpita niyegerera umwiza wanjye muha akadomo ku munwa, ubundi mwicara iruhande, anyongorera ambwira ko yishimye ko mpageze, akariba ari ibintu yari ari kwiyumvamo ko nshobora kuza. Mubaza impamvu ahubwo yatekerezaga ko ntaraza, ambwira ko akazi kenshi mba mfite hari ubwo katanyemerera kuza. Mariyamu mumara impungenge mubwira ko nzahora nza kubwe, aramwenyura ubundi andeba mu maso na ya ndoro ye yuje ubwuzu. Ngiye kumva numva inseko ya Marita na Lisa mu kubitegereza mbona baturebaga, mpita mvuga nti iyo niyo mpamvu nazindutse njya kuri diyoseze rwose kugushakira uburyo wajya kubayo kuko ntago nakwihanganira kwirirwa uri kunserereza. Mariyamu ahita avuga ati none se ushaka kumwirukana? Marita ahita avuga ati rega Petero ni buriya ntago ankunda, nuko nari naranze kubivuga ariko arakoze kumfasha kubikumenyesha. Mariyamu ahita avuga ati sheri nizere ko atari byo, ntago wakwirukana umuntu mu rugo kandi rwose nta kibazo gihari kuba ari kumwe natwe. Ndavuga nti ngo nta kibazo gihari cyangwa mwese murafatanije kunkwena sha nkaba nibwira ko muri kumwe nanjye. Aka kanya ndavuze ngo umuntu wese uri kumwe nanjye atunga urutoki hejuru, uri kumwe na Marita atunga urutoki hejuru. Ako kanya namaze kuvuga gutyo mbona Fereyiro atunze urutoki hejuru, maze mpita mubwira nti iyizire hano ni wowe wenyine gusa abandi tugiye kubirukana. Fereyiro ahita avuga ati rwose bagende kuko bakwanze, gusa mama we umubabarire. Mpita mvuga nti nta mbabazi ndamuha keretse n'abanza agapfukama hasi agasaba imbabazi. Mariyamu yahise apfukama mu ntebe maze aravuga ati ni ukuri mumbabarire ntabwo nzongera, kandi ndi kumwe namwe murebe ntunze n'urutoki hejuru. Ako kanya Fereyiro yahise akoma amashyi, birumvikana amashyi y'umwana mutoya, avuga ko mama we nawe turagumana, bityo Marita na Lisa bagire vuba bagende. Biranarenga agenda basanga atangira kubahagurutsa ngo bava aho ngaho bagende. Marita amubwira ko aragenda mu kanya kandi atazagaruka. Marita ahita avuga ati buretse sha buretse, hari igihe tuzahurira mu muhanda ndi mu modoka nkanga kugutwara. Fereyiro ahita avuga ati niwanga kuntwara imodoka nzahita nyinyura hejuru utabizi. Ako kanya Mariyamu yahise abwira Fereyiro ko isaha zigeze. Fereyiro aribwiriza ubundi araza twese aratuzenguruka ari kudusezeraho, ahita ajya mu cyumba cye. Mariyamu aramukurikira ajya kumuryamisha. Marita ahita avuga ati byagenze gute se padiri mwavuganye iki? Marita namubwiye byose uko bimeze. Marita ambwira ko nta kibazo, ahubwo kuba yajya kubayo yaba ameze nk'aho ari ijisho ryanjye mpashyize, ku buryo azajya amenya byose bibera muri Maranatha akabimbwira,
cyane cyane ibijyanye n'iherezo rya mushiki wanjye Rena. Numva icyo gitekerezo nicyo nibuka n'ukuntu Padiri Gaston yambwiye ko ikibazo gihari akizi, ndetse abana bose bazaba bahari bazaba bafite umutekano. Anambwira ko hari misiyo afite yo gukora, azambwira akanyitabaza igeze ku musozo. Nanibutse uburyo Gaston yaganiriye, Gaston mutoya, nanjye uburyo yanganirije numva n'uwo kwizera. Ubundi Marita twemeranya kwitegura ubundi akazajya kuba muri Maranatha. Ako kanya Mariya yahise ava mu cyumba atubwira ko icyo cyemezo ari cyiza cyane. Ndamushimira, ubundi mbabwira nuko byagenze ku munsi washize mu ijoro. Bityo nyuma yo gufata ifunguro ndahita njya gusura Ramari na mugenzi we, aho bari kumwe na Hiberi na mushiki we Bonete. Mbihanganishe ku gihombo bagize cyo kubura mama wa Bonete, kuko nari maze kumva ko byanga byakunda ubwo Bonete yakangutse Hiberi yahise abimubwira. Nuko tubasha gufatira ifunguro hamwe, turangije njya kuganira na Mariya akanya gatoya mu cyumba. Ubundi nditegura njya kwa Ramari. Narahageze nsanga Bonete yicaye muri salo ari kuganira na Hiberi, ndetse bigaragara ko amwishimiye nubwo akajwi kari gatoya. Mbasha kubaganiriza, ubundi Bonete ndamwihanganisha, ambwira ko bitazahagarira aho ngaho kuko papa wazamutamaza. Bonete yambwiye ko papa we atarazi ko ari inyamaswa bigeze aho yica umugore we, akabigira ibanga ku buryo nta n'itangazo ryigeze rinyura no kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo bavuga ko basa umugore wa minisitiri w'intebe yapfuye. Nanjye mbitekerezaho numva ni ikibazo gikomeye, ariko mbabwira ko bagomba kubanza gutuza, ubundi bagashyira umutima hamwe, kuko nibahubuka bishobora kuzababana bibi. Bambwira ko nta kibazo bazatuza kandi inama zanjye bazumvise. Ubwo twamaze kuganiraho gatoya, mbaza Ramari niba kuba Hiberi na Bonete babaye bari aho ngaho hari icyo byatwara. Ramari na mugenzi we nari maze kumenya ko yitwa Toresi, bambwira ko nta kibazo. Ariko kuri iyo nshuro Hiberi ambwira ko ashaka kuba yajya mu rugo agafata ibyangombwa bye byo kuba arimo kwifashisha, harimo n'imyambaro, akanyura no mu mujyi akagurira Bonete ibyangombwa nawe. Hiberi mubwira ko atagenda wenyine, bityo ngiye kujyana nawe. Ramari ambwira ko bari bapanze ko bagiye kujyana, ariko Ramari mubwira ko ngiye kujyana nawe. Ibyo mbikora kugira ngo byibura ngire icyo nakora Ramari na Toresi nere kubagora cyane, kandi baraba banari kumwe muri iyo nzu. Ramari yaranyumvise, ubundi njye na Hiberi tuva aho mu rugo. Tugeze ku muhanda dutega taxi voiture, tugenda urugendo rungana n'iminota 30 kugeza ubwo twageze ahantu hari gucumba umwotsi. Hiberi ngiye kumva numva atangiye kwivugisha avuga ati oya, ntibishoboka, ntago bishoboka, nizere ko amaso yanjye atari kureba neza, ntibishoboka. Mpita mvuga nti bigenze bite se kutangiye kwivugisha ngo ntibishoboka? Hiberi ahita avate, si ibi bintu ndi kubona nawe uri kubibona? Shofe, nawe uri kubibona? Shoferi ahita avate, ibiki se uri kubona? Uyu muhanda se? Iriya nzu yahiye se? Umwotsi se? cyangwa izi ntebe twicayemo z'iyi modoka? Hiberi ahita avate, ndi kuvugira iya nzu n'uriya mwotsi, ese namwe muri kubibona? Shoferi ahita avate, urumva se naba ntari kubibona nkabikubwira nyine? Maze abantu bose babibonye, byatambutse no ku makuru, haba no kuri televiziyo na radiyo, kuko minisitiri w'intebe Alegisi ibi bintu byamubabaje cyane kurusha n'abandi bayobozi bose bo muri iki gihugu. Ikirego cyo gushaka abantu batwitse iriya nzu niwe ugihagarariye. Umushoferi yamaze kuvuga gutyo, mbaza Hiberi niba inzu iri gucumba umwotsi ari iwabo. Azunguza umutwe abyemera, mpita numva ngize ikikango, kubera ko aho twari tugiye kwa Hiberi inzu yari yatwitswe, nta kintu kiri kuhagaragara uretse umwotsi gusa. Ako kanya nahise nsaba umushoferi guhagarika imodoka ye, ahita ahagarara. Ngiye gusohoka Hiberi arambuza, andebye mu maso mpita menya icyo gukora, kuko nahise ntekereza ko mu bantu bari aho ngaho byanga byakunda hari maneko, bityo bashobora kubona Hiberi ahageze ari kumwe na chairman w'abarewisi bagahita bakeka ibindi bintu. Ahubwo mpita nsaba shoferi kudusubiza inyuma vuba byihuse n'imodoka batarayibona. Mu kugera hitaruye musaba kudusiga aho ngaho, ubundi arahagarara, ndamwishyura, ubundi arigendera, nsigarana na Hiberi. Mu marira menshi cyane Hiberi ambwira ko agomba kujya kureba mama we niba akiri muzima. Mubwira ko icyo gitekerezo ari cyo, ariko ndamutegerereza kugira ngo aze kumbwira uko bimeze. Hiberi yahise atega moto agenda agana aho twaturutse.
nanjye ngoma aho ngaho mpagaze nibaza uburyo Alegisi ari umugome, kuko nahise mpuza amagambo umushoferi watuzanye yavuze, mpita menya ko nta wundi muntu waba watwitse iyo nzu uretse Alegisi. Numva ndababaye cyane ariko nta kintu nari gukora kuko nta bubasha nari mufiteho, ahubwo mpita mpangayikira Hubert na mushiki we bashobora kuba babuze undi mubyeyi, kuko natekereje ko niba inzu yatwitswe umukecuru arimo ashobora kuba yahiriyemo. Mu gukomeza gutwarwa n'ibitekerezo ntazi n'igihe mpamaze, Hubert yangezeho, ariko icyo mbona ari ugukanyarara kw'imitsi y'umutwe bigaragaza umujinya. Nta no kwirirwa mubaza uko bimeze, mpita mbihamya ko umukecuru we yamaze gupfa. Ikirenze ibyo abimpamiriza ambwira ko abaturanyi ari bo babimubwiye, ariko bakaba batazi ikintu cyatumye aho ngaho hashya, kuko bumvise uguturagurika gusa bakaza baje kureba, bagasanga inzu yose iri hasi, ku buryo n'uwari urimo utabasha gutandukanya ivu rye n'iry'ibiti bisakaye iyo nzu. Narababaye cyane ku buryo numvise Hubert n'umukecuru we ndetse na mushiki we nabahorera, ariko umutima umpa gutuza nsaba Hubert ko byaba byiza dusubiye mu rugo. Hubert ambera mwiza araza amufashe ukuboko, tugeze kuri moto turazitega tugera mu rugo twinjira mu nzu. Ramara tubaza ikibazo cyabaye, Hubert abura ubusobanuro, ahubwo ajya kwicara mu nguni yo muri salo ararira nk'umwana w'uruhinja avuga ati nyogokuru, nyogokuru ni ibiki unkoze, mana yanjye ubu noneho ndabigenza nte? Ndapfuye ubuzima bundangiriyeho, mana ko kunkoreye ibiki, noneho ibi ni ibiki, ndabisobanura mu buhe buryo? Ese izi ni inzozi ndimo kurota mwami wanjye, noneho ndagira nte? Hubert yakomeje kurira kugeza ubwo Bonete yabyutse, akaza agasanga imiborogo ya Hubert muri salo. Bonete akambaza ibintu byabaye, nkamubwira byose uko bimeze nuko dusanze iwabo hameze. Bonete namaze kumubwira gutya isura ye ihita ihinduka ndabibona, ahita afata inzira asohoka aho mu nzu ajya hanze. Ngenda mukurikiye, ngeze hanze mbona arimo kurwana n'igipangu, mbona ibyo bintu atari amahoro. Bonete mpita mufata ndamubwira nti Bonete urajya hehe? Urabizi ko utarakira ntago wagakwiye kuba wagenda wiruka kandi utanavuze aho ugiye. Bonete yahise ambwira ati ngo ndajya hehe? Ahubwo se mfite uburenganzira bwo kuba ndi hano, uri kumbaza ngo ndajya hehe? Ndamubwira nti Bonete ndabyumva kandi ndi kwiyumvisha uburyo uhise umera, bitewe nuko wumvise uhise wishinja amakosa yose ya papa wawe ku byo akoreye Hubert n'umuryango we. Bonete ahita avuga ati ngo uri kubyiyumvisha? Nta kintu na kimwe wakora ngo wumve umutwaro nikoreye, nta kintu na kimwe wakora ngo wiyumvishe uburyo umutima wanjye uremerewe kubwo kuba umugabo w'inyamaswa witwa papa ari uri kuririmbura umuryango we. Bwa mbere ngewe na musaza wanjye Hubert, bwa kabiri mama wanjye, none ahohoteye anica umukecuru Hubert afata nka mama we. Ngaho mbwira, ni gute nahinguka mu maso ya Hubert? Ndamubwira nti igira hino, igera hino. Bonete naramwegereye ubundi ndamuyambira byo kumuturisha, nawe abasha kurira kubera agahinda yari afite k'ibyo papa we yarakoreye umuryango wa Hubert atazi ko ari umwana we bwite ari kubikorera. Nuko amarira menshi cyane ya Bonete agwa ku bitugu byanjye, ikoti araritosa, ariko ibyo sinabyitaho ahubwo mbikoresha nk'iturufu yo kumuturisha, nkamugarura mu rugo kwa Ramari. Nuko mu kugera muri salo bite no mwicaza ku ntebe, ariko kwihangana biranga, ahita ahaguruka ajya mu cyumba Ramari na Toresi bari bamuhaye ngo aryamemo. Mu kugera mu cyumba twese tubyumvira muri salo arimo kurira cyane, ariko Hubert we yari yabashije gutuza kuko Toresi yabashije kumuturisha amubwira ati muvandimwe ihangane kuko ndabyumva kubura umubyeyi biragora cyane. Rimwe na rimwe wumva uri mu mwijima w'icuraburindi, ubundi ukumva uri mu bwigunge, ubundi ukumva nta mahoro ufite, noneho bikaba bibi cyane iyo ari umubyeyi mwari mumaranye igihe kinini cyane akwitaho, mbese ari we muntu wenyine ufite. Gusa ihangane turi abavandimwe kandi tukuri hafi. Toresi yamaze kubwira Hubert gutyo, Hubert abura icyo amusubiza, ahubwo akomeza kwitsa imitima, bigaragara ko nta kindi kintu kirimo mu mutwe uretse urupfu rw'umukecuru. Nuko agiye kubumbura umunwa atangira avuga ati ubuse nzahingukiriza mushiki wanjye koko ko ibi byabaye ndi hehe? Nubuhe buryo nzatanga ko yagiye ku ishuri basezeranye ko ikiruhuko nikigera bazatemberana ahantu heza nk'uko basanzwe babigenza mu buryo bwo kwishimirana, ariko akaba agarutse atazi aho aramusanga.
koko mana mbigenze nte? Ese ubu niko byagakwiye kugenda? Hiberi nahise mubwira nti Hiberi tuzi ushyire umutima hamwe kuko nta kintu wahindura ku byamaze kuba, ahubwo igikurikiraho ni ugutekereza ugashaka umwanzuro w'ikintu wakora, kuko guheranwa n'agahinda nubwo aribwo byaba ntago byaba ari byiza, kandi unabizi ko ufite umwanzi hano hanze. Hiberi ahita avuga ati uriya mugabo nzamwica. Nabuze ikintu nabwira Hiberi, mbura n'ubuhaguruka aho ngaho mu ntebe base ngo njye guhoza bonete, mbese mpera hagati mpita nibuka gahunda mfitanye na Lorena, mpita mbona ko bitarakunda ko twagenda, mpitamo kumuhamagara mubwira ko ngize impamvu zintunguye, bityo byaba byiza dupanze urugendo ku munsi ukurikiyeho mu gitondo akaba ariho tujya gushaka umugabo abaganga batubwiye ko yajya bahereza imbeba zo gukoreraho ubushakashatsi. Lorena aranyumva ubundi ngaruka muri salo aho twari turi. Hiberi tubasha kumuha akanya ajya kuruhuka, njyewe Ramari na Toresi tuguma aho muri salo, natwe ibitekerezo byadutwaye tubura icyo kuvuga, ahubwo ukabona Toresi we byamukoze ku mutima cyane. Nibutse ko afite gahunda yo kwihorera, mbona ashobora kuba ari mu gihe kimwe n'icya Hiberi. Twakomeje kwicara ngo aho ngaho amagambo yashize ivuga, ariko njye mbabajwe cyane n'umubyeyi gito wiyita umuntu usobanutse mu gihugu, ariko akaba yafata intambwe akica umugore we babyaranye umwana, n'umwana akaba ashaka kumwica. Nkibaza niyo yitekerejeho byibura niba aba afite umutima, ariko biranyobera. Mbona ko guhemuka ari ikintu kiri muri buri muntu wese, ndetse bitazapfa gushira ku isi. Amasaha yakomeje kwicuma, n'ubundi Hiberi nta kintu yari gukora. Yaje gusohoka mu cyumba asanga tukiri kumwe aho muri salo, nkomeza kumwihanganisha, ubundi mubwira ko ngiye kujyana na Ramari mu mujyi tukamushakira byose akeneye, ubundi Ramari akabimuzanira, kandi ndamwihanganisha ambwira ko ari kunshimira ku bufasha ndi kubaha we na mushiki we. Hiberi mubwira ko nta kibazo tugomba gufashanya, nuko mbasha kumusezeraho we na Toresi, mbabwira kunsezerera no kuri bonete ko nagaruka kureba uko bameze. Ngenda na Ramari tugeze mu mujyi tubasha gushakira Hiberi na bonete ibyo babasha gukenera, ubundi ndishyura Ramari atega taxi voiture yo kubizana, ubundi nanjye ngenda ngana muri company. Nahiteye mu biro byanjye kuko numvaga nsa n'uwikoreye umutwaro uremereye kubera ibyo ndi kugenda nyuramo muri icyo gihe, kuko narabyangaga cyane iyo ndi kubona abantu barimo kubabara. Nuko ngoma muri ibyo bitekerezo by'ukuntu iyi si yacu yabaye, kugeza ubwo numvise nta handi hantu natura imitwaro yanjye uretse mu rukundo rw'umukunzi wanjye Mariyamu. Mpita mfata umwanzuro wo gutaha. Nagiye mu rugo nsanga bariyo bose, tubasha kwiganirira nk'uko byari bisanzwe, ukabona ari umuryango wishimye cyane. Amasaha ya nijoro aragera turarya, ubundi Gasitamu na Fereyiro batangira bagana mu cyumba cyabo. Marita na Lisa bagenda nabo mu cyabo, baba bampaye agahenge ko kuva muri salo niteruriye umukunzi wanjye, kugeza tugeze mu cyumba nkamurambika ku buriri. Uko murambitse ku buriri aba ari nako akomeza kunyitegerezanya indoro yuje ubwuzu, ari nako ari kurya iminwa ye. Mpita mbona ko hari ikintu ashaka, ndamubwira nti waretse iyo minwa yawe utayangiza ko iyanjye ihari. Mariyamu ahita avatira hari se hehe kandi ndi kuyibonera mu birometero utabasha kubara. Ndamubwira nti ariko nawe urakabya rwose, nakubwiye ko ndi uwawe igihe cyose. Mariyamu ahita avata umunsi wagenze ute se sheri? Ndamusubiza nti ntago navuga ko ari neza ku mpande zose, uyu munsi nabonye abantu ku ruhande rwanjye bari kubabara, ibyo bituma mfata akanya ko gutekereza kuri iyi si, kandi ari ibintu ntakunda na gatoya. Mariyamu ahita avuga ati yo ihangane sheri, ni ukuri isi ntawayitekerezaho ngo azabivemo, kubabara no kwishima birajyana, icyo dusabwa no kwihanganira ibyo tutabasha guhindura. Mpita mvuga nti kuko umubyeyi akagerageza kwica umwana we, umugabo akica umugore bashakanye bakanabyarana. Mariyamu ahita avuga ati ibyo rwose ni ibintu bisanzwe kandi biri muri kamere ya muntu, sinzi niba hari ikintu wakora ngo ubihindure, gusa njye nawe nizeye ko isomo tuzahise ry'urukundo rwacu rizabahindura. Mpita mvuga nti yo ni ukuri nishimira uburyo ndema agatima iyo nihebye buri gihe, nanjye ngusezeranije ko utari wenyine muri uru rugendo. Ntago nzi niba ibyo ngiye kukubwira ari uburyo nagakwiye kubikubwiramo,
ariko nta yandi mahitamo mfite, wenda nubwo ntazi niba urabyakira neza cyangwa se ukabifata nabi. Mariyamu: ese vato nteye amatsiko sheri, gusa ntacyo nakurenza na kimwe kuko biva mu maboko yawe. Nta kintu na kimwe nakwinubira mu biturutse iwawe uko cyaza cyose, ahubwo mbwira vuba kuko umutima wanjye urimo kwahagira. Ndamubwira nti ese wakwemera njye nawe tugashyingiranwa bidatinze? Namaze kubwira Mariyamu gutyo nongera kubona ibyo ntishimiye, kuko amaso ye yahise atukura cyane, bigaragara ko imbamutima ze zigiye kuvubura isoko y'amarira, ubundi akarira bikambabaza. Mpita mbibona kare, ubundi mpita mwegera, mukoza umunwa kuwe ntangira kunyunyusa udusukari two ku minwa ye duhora turyoshye buri gihe, mba ndabicubije. Nawe kunyereka ko abyishimiye cyane akomeza kunyunyusa udusukari cyane, ari nako ibiganza bye biri kunkora ku mubiri wanjye, nkumva ni byiza. Nuko dukomereza aho ngaho amagambo ashira ivuga, ahubwo iminwa yacu n'imitima ndetse n'ibiganza ari byo biri kwiganirira ubwabyo, kuko ntawe kuduhagarika twari dufite, twarikomereje muri uwo munyenga. Noneho Mariyamu uburyo yari yambaye akajipo nakundaga kumubona yambaye buri uko yabaga ari mu rugo, byatumye binyorohera cyane kugera ku mubiri we, kuko uburiri bwari bwanyorohereje cyane burakazamura akagera mu rukenyerero. Mariyamu atangira nkuramo hejuru ibyo nari nambaye, ngiye kumva numva ibiganza biri gukora ku bituza byanjye nta gitangira, birarenga nanjye ntangira gukora umubiri we mwiza watemba gitoto, nkumva ndabikunze. Ntangira kumanura ibiganza mpereye ku mutwe we, nigereza ku dutunda twiza dutatse mu gituza cye, ntangira kunyunyusa udusukari twaho numva natwo turaryoshye. Uko nyunyusa Mariyamu akanihira bikambwira ko ari kuryoherwa n'ibihe ndi kumushyiramo, nuko ibiganza byanjye nkomeza mbimanura ku nda ye, hari umukondo we mwiza utebeyemo nkabikunda. Sinahatinda ahubwo ibiganza mbimanura mbikoresha manura akajipo ke kari kumbangamira mu rukenyerero, nkamanurana n'ikariso yari yambaye, maze kubimukuramo mbijugunya hakurya, ubundi ntangira gutembereza ibiganza byanjye kuri paradizo ye n'uturabyo twiza tuhatatse. Uko mbikora Mariyamu agatangira kunyiyegereza cyane nk'ushaka kunyinjiramo wese, ambwira ati sheri ndagukunda ku buryo utabasha kubyumva kubisobanura. Ndamubwira nti njye urwo ngukunda ntago washobora kurubara ngo ururangize, kuko byagufata imyaka myinshi y'ubuzima bwawe n'ubwo abazagukomokaho kugira ngo babashe kumenya ingano y'urukundo ngukunda. Mariyamu ahita avuga ati ese ubu kuko kuva kera hose wabaga he ko ari wowe nari nkeneye mu buzima bwanjye? Muri uko kuvuga amagambo ajyanye n'amarangamutima y'ibihe turimo, niko nakomeje kumukorera ahababaza cyane, akomeza kumbwira byinshi cyane bimuvuye ku mutima bitewe n'ibyishimo ndi kumuvuburira. Mu buryo ntiteguye ndetse ntazi neza, nagiye kumva numva Mariyamu yamaze kunkuramo ipantaro cyane ndetse na mucikopa nari nambaye. Si n'ibyo gusa, ubwe yifatira imbunda yanjye atangira kuyitembereza muri paradizo ye, kubwo kuba nari namutindiye. Muri uko gutembera muri paradizo ari nako tubasha kwiganirira ibituvuye mu ndiba zawo. Mariyamu ahita avuga ati nta gihe nkunda kurusha ibindi nk'iki gihe, ubu ntemberera muri paradizo uncungira umutekano, mba numva ari njye mugore urinzwe ku isi yose kurusha abandi. Ndamusubiza nti ariko nanjye nyine ndiyizera nk'umugabo. Ntuzi ko ku muhanda bari baranyise Lion bisobanura intare, ku buryo iyo natontomaga abantu bose n'utundi tunyamaswa twegeraga ku ruhande nkabanza ngatambuka. Mariyamu ahita avuga ati nari kuba mpombye iyo ntaza guhura n'intare koko, maze ubundi ikantemberera paradizo, nyiryamye mu bituza ikanshimiraho ntabasha kwishima, ikankoreraho ntabasha kwikora. Ese ni iki kindi nakenera muri ubu buzima ngufite? Mariyamu nahise mubwira ntaho ngaho uribeshye cyane birenze, kubera ko ibyo maze kugukorera cyangwa se utwo maze kubona n'utuvungukira, kuko ibyanya byo ntago biraza. Ibaza agatonyanga kari kugwa mu mazi y'inyanja, ubu si inyanja yavuga ko yuzuye? Nawe rero uri kuba nk'inyanja iguyemo igitonyanga, kandi hari amazi, imigezi, inzuzi, amasumo ndetse n'ibiyaga, ntibagiwe n'inyanja nshaka kuzakugwishirizamo. Icyo gihe nibwo wenda uzavuga ko wishimye nkabyumva, ariko nabwo ntago nzabyumva neza kubera ko bizangora cyane kubizanira icyarimwe.
kuko nzazenguruka isi yose mbishakashaka kugira ngo mbizane. Iyi akaba atari umurimo woroshye, bivuze ko umunsi ku munsi nzajya ngushimisha mu buryo bumwe. Mu gihe utekereza ko aribwo bwiza kurusha ubundi, ejo nkuzanire n'ubundi, kugeza igihe uzapfukama hasi ku butaka maze ukambwira unyinginga ko urambiwe urukundo rwanjye, kuko rugiye kukugira umusazi, bityo ukaba uri gusaba akaruhuko, basi niyo kaba amasegonda 30 gusa yo kubaho ntaguhundagazaho urukundo. Ariko uzaba wigoreje ubusa, kuko no muri ayo masegonda uburyo nzakwitaho bizakurenga wifuze ko ukumbuye kubaho ubuzima utamfite. Ariko bizaba byararenze inkombe, kuko uzaba waraguye muri iyo nyanja nawe ubwawe utazi icyo ushaka, ari njye njyenyine usigaye ukumenyera ibyo ushaka mu buzima bwawe. Mariyamu yahise ambwira ati sheri, ni ukuri ntabwo wabasha kumva uburyo amagambo mbwiye nkoze ku mutima, ariko nawe aho ngaho uribeshye cyane, kuko izo ni inzozi uri kurota. Ntabwo na rimwe nzigera nkurambirwa, kuko maze kubona ko buri munsi uhora uri mushya kuri njye. Gusa nanjye nzajya mpora ntuma wifuza kuba uri kumwe nanjye. Sheri, nifuza kuzagufata bugwate, ku buryo n'undi muntu uzajya kubonaho ikimenyetso kigaragaza ko namaze kugufata. Ndamubwira ntikomeza gutyo mukundwa. Gusa njye ubu ngubu nuko uri kumva utaragera ku ntego yawe, ariko njye namaze kubibona, kuko buri umbonye wese ahita kumbonamo. N'ikimenyimenyi bazi bose ko ntari uwo kumenyerwa, kuko hari intarekazi yahise ibarimbura. Bityo ntuzagire ikibazo, kuko wamaze kumfata kera cyane, ndetse ikimenyetso cy'ubugwate ubu cyararangiye. Muri ayo magambo y'urukundo, njye na Mariyamu niko twazengurukaga inzu yose nk'abari muri siporo. Biza kurangira twisanze muri dushe. Byabara ibikuta by'inzu nibyo bizi byahabereye. Nyuma tumaze kumva uburyo muri paradizo imbunda yahacungiye umutekano neza, nibwo twaje kubirangiza. Ubundi twiyicarira muri dushe. Mariyamu yicaye ku ruhande rwitaruye urwo nari nicayeho, ubundi atangira kunyitegereza, nanjye nkamureba hafi no kumukanurira. Ubundi akubita amaso akagira isoni nyinshi. Ndamubwira nti, icyakubwira ukuntu iyo ugize udusoni mbikunda, kuko isoni ni undi mutako mwiza wiyongera ku bwiza bwawe, noneho na bya bike bavuga ushobora gusa nabyo ngahita mbiburira irengero. Nabwiye Mariyamu gutyo mbona isoni noneho ziramuganje, ahubwo abura aho ahungira. Yisanga yahagurutse, ubundi ampungiraho aho nari nicaye. Nuko ahita anyicara imbere anteye umugongo wawe urambika mu bituza byanjye, umutwe awushyira mu bitugu, maze ampanga amaso ari kundebera inyuma. Akajya anahindukira akareba uburyo nshigatiye udutunda twe twiza, akambwira mbaza ibyo ndi gukora, nkamubaza ibyo arimo kuvuga. Ibyo bigatuma twese dusekera icyarimwe. Mubwira nti, ndumva rwose twakomeza kwibera ahangaha kugeza bukeye. Mariyamu ahita avuga ati, ariko wibuke ko mu gitondo ufite akazi ko gukora, keretse niba wamaze kwandika ibaruwa isezera ku kazi, uvuge bagaha abandi bagashoboye, kuko we ndi kumva umaze kugutakariza icyizere. Ndamubwira nti, ubu se ni gute nashobora akazi kandi mfite ikiyobyabwenge niyahuza buri munsi? Waba uri kumwe nanjye koko ngatekereza akazi? Ahubwo ibaruwa namaze kuyandika yo kwegura, mvuga ko akazi kananiye, bityo ngomba kujya nirirwa mu rugo iwanjye. Ahubwo ikibazo nagize, iyo umuntu yanditse ibaruwa yo gusezera ayinyuza ku ushinzwe abakozi akayihereza vice chairman, noneho bikarangira vice chairman ayihereje umukuru we yungirije ari we chairman, none ni njye chairman. Ubu se ndabigira gute? Mariyamu ahita avuga ati, reka nkubwire ukuntu urabigenza. Numara gusoma iyo baruwa yawe uhite wiyandikira indi baruwa ivuga ko we Peteroni wemereye Peteroni Lewis kuva mu kazi nta mperekeza. Mpita mubwira nti, ahubwo uri kunshukasha, ngaho rero reka dukaraba ubundi tujye kuryama, na kare wise gatoya gakeneye kuruhuka. Namaze kubwira Mariyamu gutya ahita ahindukira, maze ashinga amavi ku butaka, nako kuri sima, maze amfatisha ibiganza bye byombi ku matama yanjye. Ubundi atangira kunyunyusa udusukari twanjye, ngira ngo nibigiye kumara igihe gitoya, ariko ahubwo ahita nkurura aranyiyegereza. Nisanga udutunda twe turi mu bituza byanjye, ndetse niyumvira ubushyuhe buri aho hantu, numva burantwaye. Uko akomeza kunyunyusa udusukari, akomeza no kunkururaho umubiri we,
amanura ukuboko kumwe agufatisha imbunda yanjye. Mpita numva ubushagarira buri kwirukanka umubiri wanjye wose, umuvuduko w'amaraso yanjye uriyongera, nibaza ahantu imbunda yanjye ikuye umurego. Ako kanya Mariya ahita ambwira ko ariko kanya ko gucunga umutekano, nibwo aranyemerera ko tujya mu bindi. Mubwira ko izo nshingano ari izanjye bityo ntabura kuzikurikiza. Nuko twibera muri uwo munezero wa babiri w'urukundo. Ubundi nka nyuma y'isaha twari turangije, twisukaho amazi neza, ubundi tuva muri dushe tugana mu cyumba, ubundi twihanagura neza, twisiga amavuta, ubundi twurira uburiri. Nkuko bisanzwe Mariya ndambika umusaya mu gituza, muhuhera kuka keza, maze ndamubwira nti umunsi w'ejo nurangira ukurikiyeho njye nawe tuzatangira imyiteguro y'ubukwe bwacu, umunsi tutazibagirwa. Ese tubishyire ryari? Njye na Mariya twabyizeho igihe kitari gitoya, ubundi twemeza ko ubukwe bwacu tubushyize mu byumweru 2 uhereye ku munsi w'ejo. Nuko Mariya aranshimira uburyo mwitayeho, nkaba nanamwizeye kumwereka imbaga nyamwinshi, kandi yarumvaga ko kuba twakwiberaho gutyo byo byaba bihagije. Mariya mumubwira ko rwose isi yose izamubona ndetse ikamumenya nk'umugore w'igitangaza w'umusultani washakanye n'umugabo w'intare ya Lewis. Nuko nkomeza kumubwira byinshi cyane, nawe anshimira. Tuboneraho kuryama, ubundi nongera gukanguka mu gitondo nk'uko bisanzwe. Njye na Mariya tubanza kwishimira ijoro ko rikeye, twikorera ibyacu. Turangije tubanza kwikoza muri dushe. Marita na Lisa bari baduteguriye ifunguro. Nyuma yo kurifata mva mu rugo njya kureba Lorena. Dufata urugendo tugenda tugana aho ba Desmerite baturangiye umugabo wabahaga kera imbeba zo gukoreraho ubushakashatsi. Twakoze urugendo rw'amasaha nk'abiri, tugera ku rugo ahantu baturangiye. Urugo bigaragara ko ari urugo rusanzwe rwo mu cyaro, kuko imodoka twari twayisize ku muhanda. Tugeze ku muryango turakomanga. Ako kanya mu nzu haturuka umuntu aje gufungura. Mu kumara gufungura tubona ni umusaza ushaje cyane bigaragara. Ngiye kumwegera ngo musuhuze, umusaza amera nk'umpunze, maze aravuga ati muhunge vuba batarabazira. Bana banjye muve hano byihuse kuko akanyo karashobotse. Umusaza mugena ari ngiye kumubaza ibyo arimo kuvuga. Ako kanya twagiye twumva impande yacu imirindi y'abantu wagira ngo bagabye igitero. Mu kuzengurutsa amaso ngo ndebe ibyo ari byo, ntungurwa cyane n'ibyo ndi kubona, ndetse sinabasha kubyizera kuko nabonye igitero cy'abasirikari benshi batuzengurutse bagose na ya nzu twari turiho. Mu gihe ngiye kuvuga ngo dupange urugamba, nsanga Lorena niwe turi kumwe, umuntu utazi kurwana. Mpita mbibona ko ndi njyenyine muri iyo ntambara. Ako kanya umusaza ahita yifungirana mu nzu, nsigara hagati nk'ururimi, njye na Lorena tugoswe impande zose. Nabajije abo bantu ikintu bashaka kuri twe nk'umuntu ufite icyizere, ariko mbona bose bakuyeyo imbunda. Ako kanya nsaba Lorena kuva aho ndi akajya ku ruhande, ariko ataratera n'intambwe na zingahe mbona baramufasha. Mu kugenda nshaka kumurwanirira, abasirikare barangota impande zose. Mpita ntangiza umurwano aho ngaho, ariko yarayubusa kubera ko bari bafite imbunda. Barasa hejuru bambwira ko ninongera kwibeshya nkagira icyo nkora baransukaho urusasu ku mubiri wanjye, bakangira nk'akayunguruzo. Ariko nababaza icyo bashaka bakanga kunsubiza. Mu gihe nkiri kumanika amaboko, nagiye kumva numva isasu riravuze riturutse inyuma mu gashyamba kari iruhande rw'iyo nzu twari twajeho. Ba basirikare umwe muri bo mbonaguye hasi, bigaragara ko arashwe. Ako kanya batangira kumera nk'abakangarana. Uwari ufashe Lorena nawe mbona isasu riramufasha agwa hasi. Lorena ahita amwirekuza aza aho narindi. Ibyo bituma abasirikare barangarira umuntu wari kubarasa. Nanjye nari maze kubona ko ashobora kuba ari mudahushwa, ndetse akaba ari umuntu ufitanye ikibazo n'abo basirikare ntazi aho bari bateye bavuye. Mu kugenda bose barangaye bajya kureba uwo muntu uri kurasa. Nanjye nahise ntora imbunda hasi, ubundi mpagarara nemye mvuga ko aragaruka ndamurasa. Ako kanya duhagarara ku muryango wa ya nzu ya wa musaza. Dutangira gukomanga tumubwira ngo dufungurire, ariko umusaza ntiyafungura. Hashize akanya njye na Lorena twifatira umwanzuro wo kuva aho ngaho abasirikare bataragaruka, ariko tubona wa muryango urafungutse.
umuryango mu gufunguka mu gihe nari ndi gutekereza ko ari umusaza ufunguye, ntungurwa no kubona ari Toresi mugenzi wa Ramari ufunguye umuryango. Ahita adukururira mu nzu ubundi arongera arafunga. Mu kwinjira mu nzu natunguye cyane nibaza ahantu Toresi aturutse, ngiye kumubaza mbona umusaza aturutse mu kindi cyumba nawe afite imbunda. Mu kugera muri saro ahita avuga atabaswa ndabayobeje, ubu bagiye guhiga umuntu uri kubarasa mu ishyamba. Mpita mvuga nti none se ni wowe uhoze uri kubarasa? Umusaza ahita ansubiza ati none se urumva ari nde wabarasaga? Ahubwo mwe muri bande murashaka iki hano muri uru rugo rwanjye? Mutumye abasirikare ba Morutana bantera. Mpita mvuga nti ngo abasirikare ba Morutana? Toresi ahita avuga ati papa, uyu ni chairman wa bare wisi Petron Lewis. Nanjye mbimenye muri iki gitondo ko yaje n'ahangaha mbibwiwe n'umugore we, nibwo mpise nza niruka ngo tuhahurire kuko yakoze ikosa ryo kuza mu modoka ituma bamenya ko yahageze. Mpita mubwira nti ushatse kuvuga iki? Umusaza ahita ansubiza ati nta kindi kintu ashatse kuvuga. Ashatse kuvuga ko ubu ngubu mwamaze kumenyekanisha ko muri gukora ubushakashatsi ku rukingo rwo kurwanya indwara zose mu bantu, bityo niba muzi ubwenge mwabikora mu ibanga ku buryo batazabafata, kuko nimwe mukoze ikosa ryo kwigaragaza ko ari byo murimo. Kubera ko Morutana akoresheje umukobwa wanjye Apolline yashimuse, niwe muntu wenyine wazaga muri uru rugo kimwe n'umuhungu wanjye Toresi. None niba mwaje mu modoka yanyu murumva ari iki bari gutekereza ko kampani ikomeye ije kureba hano muri uru rugo nyuma y'ibyabaye mu myaka myinshi ishize muri kampani yanyu? Umusaza yamaze kumbwira gutyo ntangira kwibaza. Nibuka amagambo Bonete yambwiye ko hari harimo amazina umusaza yari arimo kuvuga nka Apolline. Nibuka ko yambwiye ko umugore witwa Teresita yatumye Bonete ngo azashakishe umusore witwa Toresi w'umucungagereza ufite papa we witwa Phyllis, mbabaze Apolline. Nuko mpita mvuga nti munsobanurire, hari ikintu nshaka kumenya. Ese Toresi papa wawe yitwa Phyllis, mama wawe akaba yitwa Apolline? Toresi namubajije gutya ahita ahindukira arandeba. Mbona mu maso he harahindutse hajemo n'akantu k'umwijima, nuko ahita ambaza ati ubimenye uti?